nyagasani tabara bawe nyagasani bose kuru nyagasani tabara bose nyagasani bose kuru nyagasani ibuka bose nyagasani ikundorere wa mubyeyi we ikundorere twarashobewe ikundorere wa mubyeyi we ikundorere twarashavuye ikundorere ikundorere ibaze kwicwa uhagaze ugapfira muri nyagasani ukabura kivugira abo muhuje bavugirwa ukabura kivugira abo muhuje bavugirwa ikundorere wa mubyeyi we ikundorere twarashobewe ikundorere wa mubyeyi we ikundorere twarashavuye ikundorere ikundorere hari mwiki ridasanzwe bene kagisha twizihiwe byahindutse nk'ibya rugaju abara bacu bitabye inama bitabye inama bitaba imana bitabye inama bitaba imana ikundorere wa mubyeyi we ikundorere twarashobewe ikundorere wa mubyeyi we ikundorere twarashavuye ikundorere ikundorere n'abahiye igicibwa mu rugo sinize yabo hanze y'inkiko wamuremye yanyimye imbuto muhumuzanye imikivuguto wamuremye yanyimye imbuto muhumuzanye imikivuguto ikundorere wa mubyeyi we ikundorere twarashobewe ikundorere wa mubyeyi we ikundorere twarashavuye ikundorere ikundorere bose kuru nyagasani tabara bacu nyagasani bitabye inama bitaba imana bitabye inama bitaba imana Banyarwanda banyarwandakazi twongeye kubasuhuza nshuti zacu nshuti mukurikiye nanze kubaho ntariho TV namwe mudukurikiye kuri Tembete TV ndetse n'abadukurikiye kuri Facebook mwese ndabashuhuje ndasuhuza n'abakunzi ba Felicite Mwemayire nawe birakureba ibi rero ni bya biganiro twabemereye tuzajya dukorana uyu munsi tukaba turi kumwe na Felicite Mwemayire uhagarariye umurongo wa nawe birakureba TV turi kumwe n'undi muvandimwe nawe waje kudufasha waje kwifatanya natwe muri kino kiganiro turabashuhuje rero mwese abadukurikiye kandi tubahaye ikaze muri kino kiganiro mwicare neza rero mu myanya yanyu nyuma tuganire mwabibonye insanganyamatsiko twayibahaye twabateguje uyu munsi ndetse byabaye n'amahire ntabwo twongeye guhura n'ikibazo cya tekinike uko twabiteguye niko byagenze turi batatu rero hano tugiye kubaganirira ariko hari undi wa kane utari wahagera buriya ikibazo afite ntabwo turakimenya araza kutugeraho mu kiganiro tugiye kuganira rero ku kibazo abantu benshi gitera abantu benshi ubwoba ikibazo abantu benshi batinya kuvugaho cyane cyane ko iyo bakivuzeho baterwa amabuye nyamara ariko twe turavuga tuti nta tabu ku bibazo by'abanyarwanda nta kibazo cy'abanyarwanda kidashobora kuganirwaho yenda ntidushobora kubibonera umuti ako kanya ariko kubiganiraho byo ni ngombwa kugira ngo duteganye byibura
cyangwa se duhe umurongo abanyapolitike kugira ngo bumve icyo dutekereza ku bibazo byacu, bashobore kubiha umurongo, bashobore gutekereza uburyo bazabikemura. Ni muri iyo mpamvu rero muri urwo rwego twabateguriye ikiganiro kivuga ngo ese kuvugira abahutu ni ubuhezanguni, nta nubwo kandi bibangamira ubumwe bw'abanyarwanda. Hari ikiganiro twakoze cya introduction, nabonye abenshi mwaragikunze, ariko naravuze nti tuzagumya tubiganireho, dukoreho ibiganiro byinshi, dushaka abantu batandukanye baze dufatanye tubiganireho, twungurana ibitekerezo. Ntabwo rero iki kiganiro ari cyo cya nyuma kuri iyi ngingo, tuzakomeza dukore n'ibindi, kandi turagumya kubakangurira kwitabira bino biganiro kugira ngo namwe muvuge icyo mubitekerezaho. Hanyuma rero ibitekerezo byanyu nibyo bizadufasha kugiha umurongo. Reka rero mbasuhuze mwese abageze ku murongo, ndaza kubageraho ninza gufata umwanya. Komantere zanyu ntimutinye kuzishyiraho, izo komantere zanyu ziradufasha. Harimo ufite ikibazo ashobora kukibaza hano, uko turi batatu turagerageza gushaka igisubizo tumusubize. Natanyurwa ubwo tuzagaruka n'ubundi dushaka abandi basobanukiwe nabo badufashe gusobanura icyo kibazo cya mugenzi wacu araba yabajije. Reka mbasuhuze rero aho muri hirya no hino mu Rwanda, bari mu burasirazuba bwa Kongo, bari muri Afurika yose, abari ku mugabane wa Amerika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Oceania. Mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabashuhuje kandi ndabakunda cyane. Tugiye rero gutangira kino kiganiro tubagezaho imwe mu nkuru abantu benshi bagiyeho impaka ndetse ntibayumvikanaho, baterana amagambo. Tukaba tugiye guhera kuri iyo nkuru tuyibasomera, hanyuma mu kanya nitumara kuyibasomera turengera tuyiganireho, tuganire no ku bindi bibazo bijyanye n'iyi nkuru, bijyanye n'ibibazo abanyarwanda barimo, n'ibibazo abahutu barimo, ndetse n'abatutsi ntabwo tuyibagirwa, kuko hari abakunze kuvuga ngo tujye tuvuga, niba tuvuze abahutu tuvuge n'abatutsi, ariko bajye batubabarira, kuko niba aho tuvuze abahutu nta batutsi bahari, ntibakajye bashaka kutwoburija gushyiraho ngo abatutsi, ngo kugira ngo byumvikane ko duharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bizana ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda buzana no kuvugisha ukuri, buzana no kumva buri wese. Igihe nikijya kigera ko n'ibyo mushaka ko tuvuga ubwo bwoko tuba tutavuze, nihaba hari igihe bigeze nabwo turabuvuga, kandi iyo tubuvuze ndakeka ko ntawe ushobora kuvuga ngo ubushize mwavuze biriya none muvuze ibi ngibi. Ndumva ari nabyo mwifuza ko tuzajya tubivugaho. Tumaze iminsi n'ubundi tuganira ku bibazo by'ubwoko bw'abatutsi batuye muri Kongo, bakorerwa ubwicanyi hariya, ariko tukavuga tuti ubwicanyi bukorerwa hariya ntabwo bukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi gusa, ndetse tukaba twaramaganye ababyitwaza bashaka kugira ngo baze ko baribo bica abo batutsi, nibarangiza babigereke ku bandi. Ubwo rero niba hari ababigerekwaho, nabo ntabwo tugomba kubibagirwa ngo twe kubavugira mu gihe bahari badashobora kwivugira. Turasaba umuntu wese washobora kuvugira iki gihande cyapfukiranwe rwose ko bitamutera isoni, ko ntawe ugomba kugira ipfunwe ryo kuvugira uwo ari we wese uri mu kaga. Reka rero tujye kuri iyo ngingo, tubasomere iyo nkuru, hanyuma tuze tuyiganireho, turebere hamwe n'ibyo tubona n'amaso yacu, turebe niba koko iyo nkuru abatayumvikanaho niba hari ishingiro bafite. Iyo nkuru ikaba ari inkuru yanditswe n'umugabo wiyise Sam Kayitate, uretse ko hari aho bakosoye bandika Sam Kayitare. Iyi nkuru ikaba yarabonetse ku rubuga rw'uwitwa Noble Marara, bwa mbere niho twayibonye, ariko uyu munsi iyo ndi gusoma, kandi ndakeka ko ihuye niyo twasomye ku rubuga rwa Noble Marara rwa Facebook, iyo ndi gusoma iri ku rubuga rwa Sam Kayitare, kandi ndakeka neza ko irahura niyo yindi tumaze iminsi dusoma. Hanyuma ubwo turareba ibiyirimo, turebe nuko twabiganira. Ngiye gutangira rero mbasomere mwese munkurikire, hanyuma nindangiza bagenzi banjye ndabaha umwanya kugira ngo bagire icyo bavuga. Hanyuma inkuru iratangira ivuga iti: ubuzima twakuriyemo bw'ubuhunzi muri Uganda, twigishijwe ko umuhutu ari umuntu mubi, inyamaswa, kandi ko batagira ubwenge.
niyo mpamvu intego yacu FPR Inkotanyi yari ukubarwanya tukabakura ku butegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose, tutitaye ku batutsi bari mu gihugu, kandi buhoro buhoro bakazibagirana. Abatutsi bari mu gihugu twari tubizi ko nabo ari nk'abahutu, barabanaga, bahanaga inka, barashyingiranaga, bafatanyaga gusingiza Habyarimana, ku buryo gupfa kwabo ntacyo byari bitubwiye, ariko twahishaga ko tubafitiye urwango. Bo bibeshyaga ko tubakunda kandi ari bo tuje gutabara. Ukuri ni uko ari bo bari iturufu nziza yo kugira ngo tuzagere ku butegetsi. Tumaze gutangira urugamba, twagombaga guteranya abahutu n'abatutsi kugira ngo icyo turwanira cyumvikane neza. Twagombaga nanone kwica abahutu bishoboka no kwica abatutsi bikitirirwa leta ya Habyarimana. Politiki yacu yo hejuru byose twabigezeho. Abahutu bica abatutsi, uwo musaraba ubajyaho, biduha uburyo bwo kubica buhoro buhoro, nta muntu n'umwe wabavugira cyangwa ngo abagirire impuhwe. Tumaze gufata ubutegetsi, abahutu twarabishe, turabica, turongera turabica, turaniyongeza, kandi tuzakomeza. 1994 intambara ikirangira, twaheraga ku bari bafite ubwenge, abize, abacuruzi n'abandi. Ihangane rwose hari ikintu kinderanje. Yego, 1994 intambara ikirangira, twaheraga ku bari bafite ubwenge, ariko ubanza sinzi niba, yego ndumva ariho. 1994 intambara ikirangira, twaheraga ku bari bafite ubwenge, abize, abacuruzi n'abandi. Rimwe twabasangaga mu ngo, uwo tujyanye ibye byabaga birangiye, tutitaye ko yagize uruhare muri jenoside cyangwa ntarwo yagize. Hari ubwo twarimburaga umuryango wose, hari ubwo twatumiraga mu nama tukabarangiza, abagize amahirwe babashije gufungwa, kandi nabwo ntibyatubuzaga kujya kubakura muri gereza. Urugero nabaha, nta muhutu n'umwe wabaye burugumestre cyangwa wabaye konseye wabona mu Rwanda. Bose twabahaye amafuni, abasigaye bakeya turunda muri gereza aho bazapfira buhoro buhoro. Twagombaga kwigisha abana babo, tugahindura ibitekerezo mu mitwe yabo ku buryo bumva banze ababyeyi babo bababyaye ari abahutu, kandi bakazahora basingiza FPR Inkotanyi. Ibi twabigezeho twifashishije ingando, itorero ry'igihugu na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Twagombaga gukora uburyo abatutsi bose bari mu Rwanda biga amashuri kugeza kuri kaminuza, bakabona imyanya myiza mu nzego zose z'igihugu, akazi keza, ku buryo umwaka wa 2034 ubwo perezida wacu azaba arangije manda ze, nta muhutu uzaba ushoboye mu gihugu, kandi bose bazaba bambaza bakomera amashyi umuryango wacu wa FPR Inkotanyi. Twashakaga ko abahutu bazashobora kwiga, baziga nabi, bagurisha ibyo batunze, nabwo barangiza ntibabone akazi cyangwa bagakora akazi katagira icyo kabamarira nk'ubwarimu. Uzagerageza kurwanya FPR Inkotanyi aho yaba ari hose ku isi, tukamushyiraho ibyaha, kumuhiga no kumwica. Nta bwenge bw'abahutu, tuzabategeka imyaka 1000 tubicaye hejuru. Harakabaho FPR Inkotanyi, harakabaho Paul Kagame. Hanyuma rero iyi ikaba ari inyandiko y'umututsi Sam Kayita cyangwa Kayitare.
murakurikiye rero nubwo yenda habayemo interruption ariko ndumva ibitekerezo nabisomye byose ntaho nasimbutse. Niba hari aho nasimbutse nta kibazo, ariko iyi audio ndaza kuyikora neza nyibashyirireho kuri YouTube yanjye, ariko ndumva ibirimo byumvikanye. Noneho ndagira ngo tujye mu kiganiro cyimbitse tuganire n'abo turi kumwe. Ndeka mpere kuri Madame Queen Betty. Madame Queen Betty, ndagira ngo ubanze usuhuze abadukurikiye, nibagiwe ubanze ubasuhuze, hanyuma numara kubasuhuza ndabona kukubaza ikibazo nshaka kukubaza. Murakoze cyane Tarsisi Munyankindi, ndagusuhuje kandi nkaba nsuje na Felicite Mwemayire, nkasuhuza n'abandi bose bakurikiye iyi televiziyo, nkasuhuza abanyarwanda, nkasuhuza cyane cyane intwari za demokarasi rwose uyu munsi duhoza ku mutima ziheze mu gihome, nkasuhuza abanyarwanda banyanyagiye hirya hino ku isi, mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza, mbifuriza kugira ngo rwose uyu mwaka uzaba uw'intsinzi, aka gatsiko k'abavantara gatumuke kajye mu birunga aho abakongomani bari kukohereza. Ngayo nguko naho mu kanya mbasubiza ijambo. Koze reka na Felicite Mwemayire uhagarariye channel ya Felicite Mwemayire nawe birakureba, nawe asuhuze n'abadukurikiye. Akoze Tarisisi, ndagushuhuje. Gitondo cyiza, ngira ngo aho iwanyu ni mu gitondo. Nshuhuje Queen Betty nawe umugoroba mwiza. Nshuhuje rero abakunzi nanze kubaho ntariho, badukurikiye ubu n'abari muri chat bose ndabashuhuje. Tugire ikiganiro cyiza. Urakoze, ariko wibagiwe gusuhuza abakunzi ba channel yawe, nabyo byaba byiza ubyongeyeho, kuko tuba turi gukorera hamwe kugira ngo batibagirwa kugira icyo bavana mu biganiro dukora. Sorry naringiza kabazo nihutira kuba mbacitse gatoya. Nagira ngo nsuhuze koko n'abakunzi nawe birakureba, ugeraho ubanje izina ryanjye, amazina yanjye yombi Felicite Mwemayire, hanyuma ukabona kongeraho iyo nawe birakureba. Rero ndabashuhuje cyane, nanabashimira ko rwose murimo kugaragaza ko tubanye iminsi, muri kubinyereka muri chat, muri kubinyereka mukora subscribe, murabinyereka mbona ko mwarebye ibiganiro koko nkuko musanzwe mukurikira ibiganiro byacu ku yandi macano, ndabibona ko rwose muri kwitabira, ndanabashimiye cyane. Ko rero ndizera ko n'ubundi ikiganiro kiri bube cyiza, kuko izi cano zimeze nk'impanga, zirakorana ku buryo bugaragara. Urakoze. Urakoze cyane, reka mboneraho n'akanya nsuhuze abadukurikiye muri chat. Nsuhuze Gitamisi, Daniela Monorina, umudamu wanjye w'Umwemayire, Ruwinukuri, nsuhuze Ekayi Esikiriya, nsuhuze Tereze, nsuhuze Ihorihoze, nsuhuze Edouard Yamuragiye, nsuhuze Umubahati Innocente, hanyuma nsuhuze nande wundi Espoir Kaburabuza na Beya bamaze kugera ku murongo. Mwese ndabashuhuje. Reka rero nkuko nari mbivuze, ngiye ku kibazo nari ngiye kubaza Madame Betty. Queen Betty, wumvise inyandiko, ntabwo aribwo bwa mbere uyumvise, urayizi, ariko hari abantu bakomeje kujya impaka, ndetse bakumva tuyivuga bakavuga bati ese iyo nyandiko muvuga ninde wayanditse, ese icyemezo ko ari wayanditse, sinzi icyo bivugaho. Bamwe bakavuga bati iriya nyandiko nta kuri kurimo, abandi bakavuga bati iriya nyandiko ni ukuri. Wowe ubyumva ute kuri iyi nyandiko tumaze gusoma, Madame Queen Betty? Urakoze cyane Tarisisi kuma ijambo. Umuhanzi n'umuhanuzi Karasira aravuze ati reka undorere nyagasani, mureke mundorere
kuko twahuye n'urujya gusenya abanyarwanda bagiye mu nama bitabye inama bitaba Imana. Abanyarwanda bahuye n'urujya gusenya neza neza ruri muri iyo nyandiko. Ntabwo numva ukuntu umuntu ugishidikanya ukayita ati byaba atari byo, byaba atari ukuri. Ngewe ukuri mfite ni uko ibyo yanditse ari byo FPR ikora, inyenzi ari byo zikora muri ruriya Rwanda. Ubwo rero umuntu ushaka kujya ukubiri nabyo ntabwo numva icyerekezo cye, kereka niba ari icyerekezo cyo gushyigikira ababikora. Ariko niba koko urwanya akarengane ukaba urwanya wumva ko ibi bintu bikwiriye guhagarara, ntabwo narusha Karasira kumenya. Karasira yari mutoya mu ntambara ariko yakuze areba. Uramutse ukurikiye n'amagambo ya Ntuza ya Karasira muri iyi ndirimbo ati reka undorere abari abacu bitabye inama bitaba Imana. Abantu mu Rwanda ati abahutu tuzabicaye tubice ndetse tubagerekeho n'iyo jenoside. Ibyo nibyo bakoze. Tuzica ababurugumestre tubarangize. Ibyo nibyo bakoze. Ahubwo ngewe wambwira ro contraire y'iyi nyandiko yaba ashaka kugira guhukumumya, yaba ashaka kugira, kuko iyi nyandiko ngewe iyo nyumvise amfete nari narabuze resume y'ubugome bwa FPR mu magambo make. Sam Kayitete yarayinonosoye ayishira ku murongo. Burya nkeka ko rimwe na rimwe, kuko nawe yariyandikira ati ni umututsi, Sam Kayitete ubivuga, nkeka ko rimwe na rimwe abari urushiko ruba runabarimo bariya abantu kiringi mashini rubari amaraso arasama. Amaraso impamvu asama niki ni ukubera ko nk'ubwo ngubwo baba basohotse bakadushirira gahunda ku murongo. Ahubwo rimwe na rimwe ndibaza niba koko Abanyarwanda twese tubyumva kimwe. Ariko ngewe uko mbibona nta kintu na kimwe yigeze abeshya, nta kintu na kimwe. Ni ibyo bapurika mu Rwanda byose nibyo Sam Kayitete yavuze. Ahubwo sinzi impamvu atanigeze yongeraho ko tuzajya tubaka amakoro nko mu gihe cya cyami. Sinzi impamvu atigeze yongeraho ko abantu bazajya bahinga bagasarurira umwami. Ibyo yavuze ni ukwica. Kwica byo niwo muvuno wabyo, dusanzwe tubizi, turabimenyereye ko umuvuno wabo rwose ari ukwica uvuze wese. Kandi nawe we aranabyivugira ati uzagerageza kurwanya FPR nubwo yaba ari hanze, nubwo yaba ari hehe, tuzamusangayo tumuhige tumwice. None se ntaho babahishe? Barabikoze, barangije barabitwandikira, barabitwereka. Ngira ngo kandi bakomeje kubitwereka mu gihe icyo ari cyo cyose atari n'ibi bya Sam Kayitete. Barabyivugiye. Kagame Gasumuna akiriho yarivugiye ati ahandi iyo baje gusenyera Abanyarwanda mwanze kwihanganisha umuryango w'umuntu nabonye wari baravanye muri Banyahe bakajya hari akaba yiyahuriye hariya mu Kangondo. Abo bose ndabihanganishije n'agahinda Abanyarwanda barimo. Nyine uwo mugambi kirimbuzi FPR yaje ifitiye Abanyarwanda. Umuntu ahubwo ushobora kuba afite ro contraire niwe waza hana akambwira. Naho ibyo imvugo niyo ngiro rwose barabikoze na niyo munsi barabikomeje. Kandi bivugira ko nta muntu ngo uzatuvugira, ngo nta muntu uzavugira abo bantu. Tuzabica tubibagerekeho. Yewe abatutsi bari mu Rwanda twababeshye ko tubakunda. Nge hari n'umuntu wigeze kunyibwirira ngo muri 86 juste même méthode bari gukoresha n'uyu munsi. Wigeze kunyibwirira ngo bari ahantu mu nama ipariko bariwe bari mu nama ngo bashaka s'il vous plaît ngimirambo 2,000 kugira ngo bazavuge ko abatutsi mu Rwanda bicwa, abatutsi mu Rwanda bageze gute, kugira ngo bereka ngo bari bakeneye imirambo 2,000 bien imirambo 2,000 kugira ngo babone ubutegetsi. Barayibonye ndetse yikubye na n'uyu munsi imyaka 28 irarangiye cyangwa 29 irarangiye batwica, usibye ko nta bapfira gushira. Ariyo mpamvu twicaye hano kugira ngo tudenonse cyane iyo migambi kirimbuzi FPR yashifite Abanyarwanda ikomeje no gushira mu ntuza, ikomeje gushira mu bikorwa. Erega iyi nyandiko isobanura ibintu byinshi. Uzarebe ejo bundi nabonye abamama bo muri Cameroon bavuga bati reka ducunguze uburyo umwete tugende vuba vuba. Ati kuko nta makuru. Kwica si ukwica gusa, kwica byo barabikoze bamena amaraso bagira gute. Ariko muzarebe ukuntu bahiga impunzi bakagenda babeshya hirya no hino bati mu Rwanda ni amahoro, abantu bakwiriye gutaha,
bakakora lobbying muri HCR ku buryo umunyarwanda kubona ibyangombwa agomba kwiyuha kuya, kandi nkeka ko ari umuntu wari ukwiriye gutabarwa kubera ko abahunze urupfu ahunze kiringi machine. Murabona ko iyi nyandiko yabo mbese imvugo niyo ngiro, nta kindi nabona mvuga. Umuntu ubihakana ahubwo azaza ambwira ati mumbwire icyo ikiza FPR. Twigeze gukora ikiganiro ku isi n'ijuru, none ndi kubabwira nti bibi bya FPR, ndi kubibaza ba Mwemayire akambwira ati ahubwo hari uramutse tubajije ibyiza bakoze, kuko ati ibibi byo nibyo gusa bakora. C'est vrai, ni bibi nibyo bakora. Abanyarwanda bamaze kwicwa n'agahinda. Sam Kayitete ntiyabeshye, aho ari ndamushimira, ni umutima waramudondanze ku mutima, ukamukomanga ukamubwira ati andika izi gahunda. Abantu none wenda bibatere kwirevolta, bibatere kumva ko bakwiriye kuza bakamagana, cyane cyane mvuga abantu bo mu bwoko bw'abahutu bumva bagomba kubwirwa ko ngo tuzabica, tukabagerekaho urusyo, tukabagerekaho intuza. Mwabonye ko bagiye bakora amategeko abarengera, ngo niba uje hano ukavuga uti stop kutwica, ufite ingengabitekerezo ya jenoside. Muri make b'abahutu banjye bo kwica, bo gukoma amashyi, ntibibagirwe ko turi mu kinyejana, mu kinyejana abantu bakwiriye kuvuga bati ntabwo tuzapfa nk'udushwiriri. Niyo mpamvu mba nicaye hano kugira ngo ndenonse cyane ibintu Sam Kayitete yanditse, kandi koko bakaba babishyira mu bikorwa. Murakoze, kireka niba ntabisobanuye neza. Urakoze rwose, urabivuze mu magambo meza cyane, ndetse uravuga uti ibyiza FPR yaba yarazaniye abanyarwanda ni ibihe. Ngewe ngeraho nkanongeraho nkanavuga nti ese ko batubwira ko inkotanyi zose atari mbi, ninde muntu wambwira inkotanyi nziza ibaho itari yapfa? Cyane cyane ko dukunze kumva batubwira bati Rwigema yari igitangaza, Rwigema yaza kuba ariwe wafashe ubutegetsi niba byaragenze gutyo. Abandi bakongera bati Karegeya rwose yari igitangaza. Ubwo hari n'abavuga na Kayumba yari igitangaza. Ubwo rero nkaba ngewe nongeraho nkavuga nti uwaba azi n'inkotanyi nziza azayitubwire, ikiriho ntibazajya babitubwira zimaze kugenda, kuko dukeneye no kumenya izo nkotanyi nziza zihari, tukazibaza n'icyo zikora. Muri make rero nkaba nanjye nakongeraho nkavuga nti abakora ibyiza turabibashimira. Yenda hari bakunze gukora ibyo byiza bitwa ko ari inkotanyi, twavuga yenda ko bashobora kuba atari n'inkotanyi zuzuye, kuko ngewe nk'uko umaze kubivuga, nge nabuze n'inkotanyi nziza ikiri nzima ngo bazayinyereke bambwire bati iriya nkotanyi rwose iriya ni nzima. Ubu rero mbahaye umukoro abadukurikiye, uzabona inkotanyi nziza azayimbwire rwose, azanaze tubikoreho n'ikiganiro avuga ati mu nkotanyi nabonyemwo inkotanyi nziza, iyi n'iyi n'iyi ni nziza, atari kutubwira ngo Inyumbaro Yiziya ngo yari inkotanyi nziza, Karegeya yari mwiza, Rwigema yari mwiza, Bunyenyezi yari inkotanyi nziza, n'abandi benshi cyane. Muzadushakire mu nkotanyi zikiriho, mutubwire muti iyi nkotanyi rwose ni nziza, mwana yinyuraho rwose kugira ngo muvuge n'akarengane kanyu ikanabavuganira. Reka rero ngane kwa Mwemayire nawe inyandiko ntabwo ari noneho yumvise, inyandiko usanzwe uyumva ndetse mwabikozeho n'ikiganiro, ariko kuba tubigarutseho ni uko hari abantu bakomeje kubigenderaho bavuga bati ibyo mwibivuga, ibyo murabivuga muri guteranya abanyarwanda. Ndagira ngo nawe utubwire, ese iyi nyandiko hari ibyo yavuze yabeshye, hari aho yabeshyeye FPR, hari ibyo tutabonye, wowe urabibona ute Madamu Félicité Mwemayire? Urakoze Tarisisi kuvuga ngo hari imyaka 28 tumaranye n'inkotanyi mu gihugu imbere. Ntabwo nkizeho iyo zamaze ziri zabyumba no mu bice byarimo intambara. Nta kintu na kimwe cyanditse muri iyi nyandiko tutabonesheje amaso, ntabe na kimwe. Ahubwo biragoye, biranantangaza iyo mbonye umuntu inyuma y'ibintu twabonye, inyuma y'iyi nyandiko, inyuma y'ukuri bose batwibwirira uhereye kuri nyakwigendera Kagame,
ukageza uyu munsi iyo umuntu abonye ikindi kintu kiri kontre y'ibyo tuvuga by'ubu bwicanyi akabona irindi jambo risingiza cyangwa ryogeza cyangwa se ricecekesha aba arimo kuvuga ukuri nawe abona ndongeraho ngo nawe abona kubera ko aba akubona ahubwo ngiye kintangaza ngira ngo umuntu ukubwira ibi aba yumva bimukora ahantu avuga ati sinzi ibyo byose aba yiyumvamo ababikoze kuko utiyumvamo ababikoze utifatanya n'ababikoze utabaha rezo zatumye babikora reka mfate ngo ubwo ababaha rezo ababaha mbese ababonera igisobanuro cyatumye babikora kuko undi muntu muzima utarasaze ntabwo yabona ikindi arenzaho usibye kwamaganira ariko niba umuntu abona amagambo yandi yo kubyuhagira no kubiha umurongo no kubwira abantu ngo byararangiye mwibivuga nimubivuga biraduteranya mbese hari ikindi aba atatubwiye ari nayo mpamvu bidusabye gukeka iradusaba gukeka kuko hari icyo aba atatubwiye ubundi byakabaye byiza ahagaze akavuga ati baramaze baranabera ukarangira aho iyo agushakiye ngo urumva ntibiri ngombwa ngo ntibikwiriye ngo biradutandukanya ngo hari aho twari tugeze none murabishenye hari icyo aba atatubwiye hari ikindi yagombye kuvuga ahari kiremera ku rurimi kukivuga kubera ko burya namaze kubona ko abantu ibyo bavuga n'ibyo bemera biba binyuranye ntabwo ari bose ariko bamwe tubona ahangaha bamwe ibyo bavuga n'ibyo batubwira ibyo batekereza ko twifuza kumva naho ubundi atari iyo mpamvu umuntu wese wabonye FPR yagombye guhagarara ku maguru abiri akavuga ati hoshi shitani inzira zose banyuramo barwanya shitani intwaro zose bakoresha barwanya shitani nizo yaterura arwanya inkotanyi atari ibyo haba hari akandi kantu atatubwiye kamunaniye yenda kukavuga kuko wiyumva umuntu muzima uzi warebye uzi amaraso uko ameneka uzi kubura umuntu icyo bivuga uzi uko umuntu uzi ubugome bukorewe umubiri uko bubabaza agahagarara mu mwanya w'abakorerwa ibyo nta kindi kirenze kubavugiriza induru kirenze kubabwira ko ari abicanyi kandi ari shitani uburyo bwose uzi wakoresha kugira ngo urwanye iki shitani niyo bise mvuge ngo ikindi kintu warwanya ugombye gushaka imbaraga zihagije mbese uvuze ibinyuranye n'ibi uvuze ibinyuranye no kurwanya killing machine batangira gushaka impamvu ngo zivuga ngo ni mu biceceka nibwo ngo twongera tukifotozanya ngo twayatubwirana ko nta kibazo tugifitanye ikibazo turagifitanye ahubwo tukiganireho otherwise ibyo byo kutubwira ngo ibi mwibivuga biriya ni mu bivuga turangana tuba dusanzwe tudakundana nimbivuga tukabipfa tuzaba twari dusanzwe n'ubundi tutari kumwe turi kumwe ibyo ntibyadutanya ariko tutari kumwe urumva nyine biroroshye ntabwo rero numva ko ariko umuntu wabaye muri ruriya Rwanda uretse nsomemo aka kantu ngo tumaze gutangira urugamba twagombaga guteranya abahutu n'abatutsi barabikoze ari nacyo cyatumye uruhande rumwe hagira uru rubyiruko rw'amashyaka n'abandi bantu bari bifitiye umutima mubi nabo babyigishije bikabazamo mbese umuntu uwo ari we wese wumvise udatinya amaraso cyangwa udatinya Imana cyangwa se simbizi uwo wese wafashe uwo mugambi wo kwica abantu byatewe nuko bari babateranyije nyine twabanaga se bateranyije ari nabyo barimo gukora muri Kongo barimo kugerageza gukora same nk'ibi ngibi tubateranye bica abatutsi hanyuma tubone uko tugenda nibyo bakoze hano nitumara kubateranya bakangana bazicana hanyuma nibamara kwicana tuzabica ntawe ubavugira urumva tuzabica ntawe ubavugira
n'uzagerageza kubavugira cyangwa akagerageza nabo ubwabo bahakagira ugerageza kwivugira, tuzamusanga niyo yagiye tumwice. Navuga ati baramuhohote, tuzamugerekaho ibyaha kabisa. Sibyo tubona se? Sibyo tubona? Umuntu rero ukubwira ngo ibi ntiwemerewe kubivuga, actually uretse no kuvuga ngo no kuvuga ku Bahutu n'Abatutsi, nta n'ikindi kintu umuntu abujijwe kuvuga, nta na kimwe. Keretse icyo wawe ujya kuvuga ukumva ku rurimi rwa giteye isoni, donc ibiteye isoni gusa nicyo watinya kuvuga. Ariko kuvuga ibintu buzi byabaye, wabonye, wasomye, byabayeho sana twebwe ntabwo turi kuvuga amateka, turavuga ibyo twabonye. Ntabwo umuntu yakubwira ngo wivuga, haba hari akandi kantu yaguhishe gatuma yumva bivuzwe bimugiraho izindi ngaruka atakubwiye. Murakoze. Murakoze mwe Mayire Felicite kuri ibyo bisobanuro duhaye. Reka yenda nkine ka audio kamwe, nubwo uburyo ngiye gukoresha ntazi neza ko abantu bose bari bubyumve, ariko bihangane, ndumva n'ibintu mumenyereye. Reka ngerageze murambwira niba biri kugera. Ndabona bitari kugenda, mwihangane. Tuzabishakisha uburyo tuzabikora, ntabwo uburyo ntabwo nigeze ntegura iyi video, ariko ni video ya Kabarebe aho yivugira ati His Excellency yari yatusabye ko mu guforma RDF tumukorera RDF imeze nk'ikimashini cyica, killing machine, igomba kugenda ikubura aho inyuze hose ntihagire ikihasigara. Ibi ngibi nabyo Banyarwandakazi numvise hari bamwe mu ntore babikozeho ikiganiro bahakana bati Kabarebe ntabwo yavuze ko RDF yica, yashakaga kuvuga gutya. Ese Kabarebe yashakaga kuvuga gutya? Bishaka kuvuga ko Kabarebe n'umwana mutoya utazi ibyo avuga. Sarisi, ubundi ubwo iyo umuntu afashe ijambo akavuga ngo kanaka yavuze ariko si byo yashakaga kuvuga, bashatse kuvuga gukomeza kubigisha abashatse kuvuga iki mu by'ukuri? Uwo muntu wumva yavuze bitari byo, ko mikoro zigihari, ko nta wamwimye ijambo, ucyo ataje ngo avuge ngo nabivuze nabi, actually nashaka kuvuga ibi ariko si byo navuze, reka nkosora aha ngaha. Ariko hari umuntu wanditse ngo bica Umuhutu amagufa yakaba Amatutsi, niko n'intumbi y'inyenzi ihita iba nziza. Nashaka gushyiramo aka kantu, niyo mpamvu bakubwira ngo Rwigema we ntabwo tumuzi, ntabwo twamumenye, we can't talk about him, ntabwo tumuzi. Ugerageza kumudutsindagira rero tubwira ngo Rwigema we, wihangane niyongeye ijambo. Nta kibazo ngo yari mwiza, ngo nyumba yari mwiza, ngo abapfuye bari beza. Umva ngo na Patrick Karegeya yari mwiza, muzi abantu yishe, muzi umubare w'abantu bishe, muzi umubare w'abantu yakurikiye mu mahanga nyine, kuko hari ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bifuza kumva. Ntabwo sinshaka kurwana n'abapfuye, ariko icyo nshaka kubabwira bazakwereke ko iyo nkotanyi nziza cyangwa iyo nyenzi nziza, bazayikwereke pe. Urikoze, reka dukomeze rwose iki kibazo nk'uko twabivuze mu nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu. Turavuga tuti ese kuvugira Abahutu ni ubuhezanguni cyangwa se nibyo bibangamira ubwiyunge bw'Abanyarwanda? Madamu Betty, tumaze iminsi tuvuga ibintu biri kubera hariya muri Congo, mu burasirazuba bwa Congo, aho killing machine RDF na M23 bishe abantu ikishishe, kandi abo bantu bishwe leta ya Congo yerekanye identite yabo. Babanje kutinya kubivuga, ariko nasomye muri cya gitabo cy'umweru kimwe bita Livre Blanc, nza gusanga barabishyizemo aho berekana umubare y'abantu bishwe, bavuga bati rwose Abahutu baribasiwe muri ubu bwicanyi bwa Kishishe, kuko ni nabo bishwe benshi cyane. Hanyuma tukongera tukumva i Kigali ubwo iyo bari guhakana ngo ntago bafasha M23,
ariko bagatera intambwe bakavuga bati n'ubwicanyi bwabereye Kishishe nta bwabaye, ababivuga barabihimba. Ni leta ya Kongo ibihimba igamije kugira ngo ibone uko yanga ibiganiro na M23. Iki kintu ndagira ngo Madamu Betty ugira icyo kivugaho, cyane cyane ko twabonye ikintu kidasanzwe mu Rwanda mu mpunzi z'abatutsi bahungiye mu Rwanda, ndetse n'abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cya Kongo, nabo bashyira amajwi hejuru bakavuga bati reka dati abatutsi barashize muri Kongo. None se ko turi kubona ko n'abahutu bari kwicwa, kubivuga koko mu buhezanguni, ndagira ngo utere intambwe nawe duhe n'ingero nk'uko ndi kuzitanga, cyangwa se unadevelope ibyo maze kuvuga, kuko hari icyo wabimenyeho, abantu rwose bumve neza ko iyo tuvugira abahutu tutaba turi abahezanguni, bitavuze ko twanze abatutsi, kandi nyamara n'abatutsi iyo tubavugiye hari ibindi bibazo bivuka, bakavuga bati abo batutsi kuki muri kubavuga ntimuvuga abandi. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye ni umunsi wo kuvuga abahutu, mubabarire yego n'abatutsi barazamo, ariko ahangombwa, ariko uwo munsi ni uwo kuvuga abahutu, kubera ko nyine abo bahutu nabo bakeneye kuvugirwa. Madamu Betty, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Tarsisi kongera kunsubiza ijambo. Ngewe ibintu byo kuvuga ngo abantu ngo bavugiye abahutu, abantu barababaye, ndabirambiwe. Impamvu mbirambiwe ni iyi ngiyi, ni ukubera ko abatutsi bafite ababavugira. Yewe na mu gitondo nigeze kubona abatutsi ngo baba mu Bubiligi bavuga bati ngo bagiye kurega ngo leta ya Kongo ngo iri kumara abantu, usanga iri kumara abatutsi. Yewe batanze n'ikirego, nabibonye kuri Kongo 5. Ndeba babatutsi ngo bo mu ntuza bo mu Kiziba iriya ku Kibuye, bagiye hariya ngo bari mu myigaragambyo nyine ya mitwe ya FPR yo kuri manganya nka kumwe yabeshya abatutsi bo mu Rwanda ati rwose mumerewe nabi mugize gute. Barakurikira batamanjije gushungura, reka umunsi mbivuze bwe, batamanjije kureba niba koko iyo ndebye aho u Rwanda rugeze uyu munsi, ndavuga nti ubu ngubu abo ngabo bataye n'ubwo bari bambaye bungutse iki? Nta na kimwe bungutse. Bose benshi turi hano hanze, twese turimo turarya umwanda. Badusanze mu nzu badukuramo bajugunya hanze, nk'uko babyivugira mu nyandiko ya Kayitate. Nuko uyu munsi rero ngewe iyo umuntu avuze abatutsi, iyo umuntu avuze umututsi, akenshi na kenshi hariho n'igihe abantu bagiye batuziza cyane kuvuga ngo ngese ngo abahutu ngo nta ntwari bagira, ngo nta biki, ngo turi kuvugira Kizito, ngo twishyira kuri Kizito Mihigo, ngo ntabwo ari intwari yacu, ngo abahutu ntibagira intwari. Yenda intwari z'abahutu zishobora kuba zihari, ariko zikabura abantu bazivugira, cyangwa se niba zitaranabayeho, ibyo ngibyo tubyihoreye ntacyo bitwaye. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ko abahutu bishwe na n'uyu munsi bagikomeje kwicwa. Muri Livre Blanc narabyitegereje ndareba, erega irakiringi mashini nayo ubwayo yivugira ko yica igihumeka. Iyo iri kwica igihumeka, igihe babaga bari kohereza za katyusha, nigeze kumva mu buhamya bwa Mwemayire, igihe babaga bari kohereza za katyusha za Nyamirambo hirya hino, bakubita amagrenade mu mataxi bagira gute, metode zabo nimwe. Ntabwo izo grenade zabo zarobanuraga. Ntabwo taxi wabaga ugiye Nyamirambo, cyangwa se uri kujya ku Gisenyi, cyangwa se ugiye Kigali, cyangwa ugiye Tarama, ngo bavuge ngo iyi taxi iragenda mintuza. Barabizi ko abanyarwanda bari nyabutatu nyarwanda, kugeza n'uyu munsi niyo usobanuriye n'umuntu uramubaza ati ese akakubaza atari ko ojist u Rwanda rumeze gute, nk'umuntu uri kumbwira ati mbwira koko u Rwanda rumeze gute. Abatutsi bafite igice batuyemo n'abahutu bagira igice batuyemo. Ntusibye ko muri iyi myaka 29 hari FPR imaze ku butegetsi, igenda izana utudugudu ikadundarika hariya ngo n'umudugudu w'abacitse ku 10, ariko ubundi turi abantu twatuye mu nsisiro zimwe, tuvoma ku mariba amwe, tujya mu misa hamwe, twiga ku mashuri amwe. Nta hantu na hamwe umuhutu n'umututsi cyangwa n'umutwa batandukanye. Uyu munsi wa none aha, icyo ngicyo si cyo nashatse kuvuga. Nshatse kwikumburira rwa Rwanda mpora nkumbura, rumwe twahozeho abantu
abantu bazi ubwenge nako biyita ko mbona kari n'ubucucu abantu bita ko bazi ubwenge ngo bazanye intuza ngo byo kwerekana ngo ko hari ubwoko budakorwaho ubwoko butavugwa ubwoko butagize gute yewe nibajyana ibyo kutavugwa byabo ariko ni umunsi nimagarara hano ndi kuvuga nti abahutu natwe turarenganye ngiye kanivuge ko ndi umuhutu kazi rwose kandi ubyemera unabyishimira sindi kubabeshya maze kubona ibyo FPR ikora ngewe ndi n'umututsi nakwihakana bariya bantu impamvu nakwihakana ntabwo nshobora gukomeza kwihambira ku bantu bica abantu bakabyigamba kandi bakifuza ko muri uko kwica abantu wicisha abaturage inzara ubaka ibyabo ubasenyera ugira ute ngo bajye hasi bagupfukamira ibyo bintu no ni ukuba nk'abakongore bagukandagira ukavuga uti stop turi mu kinyejana cyo kuvuga ngo turi stop kandi na n'umuntu ukwiriye kubuza undi muntu uburenganzira bwo kuvuga ngo ibi ntibyemewe weho vuga ibi ngo niba uvuze umuhutu bivuga kwica umututsi ibyo bintu bacire birarura umuhutu ntabwo iyo umuntu avuze umuhutu ntabwo ari ukuvuga kwanga icyo dukeneye nge ku giti cyanjye ni igihugu kigendera ku mategeko ntabwo ari ngombwa ngo nkunde umututsi cyangwa se n'umututsi nkunde no nzakundana n'ushaka habana bashaka icyo kintu nicyo kintu nshaka kwensista uyu munsi nkavuga ko nituramuka tubonye igihugu kigendera ku mategeko igihugu buri wese abona hari ministeri yahawe Mwemayire muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro itanga amahirwe angana abantu bakunda kwibeshya urwo Rwanda ntabwo ruzigera ruba paradizo kurusha iyi si yose tumaze gutambuka no ntuza amahirwe angana nameza ate ikintu cya mbere ni amahoro ku giti cy'umuntu ku burenganzira bwe bushoboka abashoboye kujya kwiga kuri competition yabo uwatsinze bakamufata rwose bakamufata bamufatiriye competence ze hariya hakwiyamamaza umuntu yakwiyamamaza ni kubiyamamariza ubudepite wiki kuba konseye kubiki nta kintu bintwaye abantu bakumva ibitekerezo bye ibintu byo kuzajya baza bavuga bati twege turabatutsi kwera turabatutsi abahutu nibakwiriye kuvuga kubera ipfunwe FPR yateje mu bahutu ishaka kuvuga ngo ikubitaho ibyaha byo kuvuga ngo mwebwe nimuvuga hari ikintu nigeze Mwemayire n'undi wakivuze nkunda gutega cyane Mwemayire amatwi ati abahutu impamvu batanavuga kenshi ni kuriya kuntu FPR yazanye ikintu ibyaha byo guhimba biyirengera byo kugira ngo ikunde ngo harya ngo yenstaringa pire hima ngo muri ntuza mu karere k'ibiyaga bigari ngo nuramukushe kuvuga uburenganzira bwawe barakugerekaho genocide nk'uko babyivugira mu nyandiko yasamuka itate banyarwandakazi uburenganzira bw'umuntu buraharanirwa kandi umuhutu ahari n'umuhutukazi ndabasuhuje n'umutwakazi aho bari ndabasuhuje umututsi n'umututsikazi aho bari ndabasuhuje kandi suhuje umwamikazi Denise ku mutware wakundaga gusuza abantu muri iyo mvugo rwose ni imvugo nkunda cyane kandi nemera ikwiriye kutugirira naho kuvuga amoko si cyo kibazo amoko yacu tuyakunde nibwo bukungu bugize igihugu cyacu kandi urenganye avuga ati ndarengana nk'umuhutu urenganyijwe avuga ati ndarenganwa nk'umututsi ntabwo ari cyo kibazo kugira ngo nabo bategetse nk'uko wabivuze abo bayobozi tuzagira mu gihe kizaza bazamenye ko bazumve ko umuturage d'abord umuturage ku isonga atari bira bya FPR byo kumusonga bakumva ko niba umuntu arengera uburenganzira bwe ari kurengera uburenganzira bwe urengera meme n'abahutu pokwapa ari uburenganzira bwacu ku giti cyacu umuntu yarengera abatutsi nk'uko nabo babarengera bavuga birukanka tugiye gukiza abatutsi hirya hino abandi bavuga ngo ni muceceke mwebwe muri birutsi icyo kintu stop nicyo kinandevota nkicara hano imbere yanyu nkagarara ku maguru yombi nemye mvuga ko umuntu wese akwiriye kwishimira uko yavutse ntitwabihisemo kandi ntitubipfe ariko muri uko kutapfa ntagira abantu bashaka gukandagira abandi bashaka kumva ko bo hariho nabo numvise koko bavuga ngo nyamwicerekere ngo indabukuru nyamuke ibyo bintu stop mube nyamuke mube muri ntuza mube nyamuke iyo pourcentage yanyu iharwa amahirwe angana nkuko nyamwinshi ariko bizagenda cyangwa se nyamuke ariko ibyo bintu byo kumva ko abantu bagomba ngo kandamiza abandi nako ngo barababeshye ngo bavukanye imbuto mbivuga ngo nta mbuto mwavukanye
hazajya hakorwa kompetanse z'abantu, hakorwe ubwenge bw'abantu, naho ibyo bintu byo kuvuga habayeho ingoma z'intuza, ingoma bita iz'abaswandizi z'abahutu, ariko ibi bintu sinigeze mbibona. Niyo mpamvu nishimira kuba umuhutu. Ijambo ni iryawe Tarisisi, urakoze. Urakoze madamu Betty, nari ngiye kuvugira kuri mute, mubabarire. Urakoze rwose kuri ibyo bitekerezo. Reka mpe ijambo Mwemayire nawe ku kibazo ngiye kumubaza, ariko narangiza turareba no muri chat, kuko muri chat tugomba kubaha umwanya nabo kugira ngo turebe icyo babivuzeho. Mwemayire, twabonye Jakaya Kikwete avuga ati nimushyikirane n'abo bantu bari mu mashyamba ya Kongo bitwaje intwaro kugira ngo mukemure ibibazo byabo batahe. Uwari nyakwigendera Paul Kagame ati nzagutegera hiherereye ngo utikure. Hanyuma Denis Mukwege ati ubwicanyi bwabereye muri Kongo bwahitanye abanyekongo n'abahutu, bwakozweho ankete muri raporo mapping, bukwiye kwitabwaho hagashyirwaho inkiko zo gukurikirana ababikoze. Baravuga bati nawe tuzaguhitana. Muzi ko Mukwege ubu ngubu ari kurindwa na MONUSCO. Hanyuma Madamu Victoire Ingabire numvise ko ngo nawe ngo yafunzwe bamurega ko ngo ari we ngo watumye ngo hakorwa iriya raporo mapping. Hari benshi cyane twatangaho ingero. Kuki abantu bose bagerageje kuvugira abahutu bishwe bacecekeshwa ndetse bakabamenasa ko babahitana? Ese kuvugira abahutu cyangwa se kuba umuhutu yakwivugira biteye ikimwaro nk'uko twabibonye muri no nkuru ya Sam Kayitate? Ese koko nk'uko babivuga ngo ni ugupfobya jenoside, ngo ni kugira ingengabitekerezo? Ndetse tukaba turi no kubibona no mu banyepolitiki bari muri opozisiyo nabo bashaka kugenda mu uwo mujyo, bakavuga bati ibyo bintu kubivuga, kuzana jenoside yakorewe abahutu, ibyo bintu no gushaka guteranya abanyarwanda, no kugira ngo abanyarwanda bongere gusubiranamo, ntabwo muzi uko byagenze none bashaka kubigarura. Ndagira ngo ugire icyo ubivugaho ibyo bintu. Ese biteye isoni? Ese koko bikoze ibyaha nk'uko bamwe babivuga? Ese byari bikwiye ku muntu w'umunyapolitiki uri muri opozisiyo? Ndagira ngo numve icyo bitekerezaho Madamu Mwemayire. Urakoze cyane. Ahantu werekeje hari igihe ujya kumva ngo nuvuga ibi ngo birapfobya jenoside, ariko icyo cyo ndumva narigeze kukivugaho, yenda gato nabisubiramo. Ntabwo nta cyavugwa ngo gipfobye iyo jenoside. Nimba impamvu badashaka kwivugwa ni uko badashaka ko havugwa indi, hatavugwa bayiteguye, ntihavugwe uko uruhande rwabo rwayikoze. Iyo banga ko bivugwa mbese kugira ngo uburemere bw'ibyo bo bakoze butaza kuba bwinshi ku byo bakozwe n'abo barega, hanyuma yenda igikombe kikicurika. Niyo mpamvu actually yabiteye. Naho ibyo kuvuga ngo uvugiye abahutu we ngo abakoze ngo ishyano, ngo abakoze icyaha, ashyana abakoze, ngira ngo murabizi n'uyu munsi nabo bari gutanga ibirego, hari imiryango bahagarariye. Iyo miryango bahagarariye barayivugira. ARG, CNRG, Ibuka sinzi ngo yahe, sinzi ya wapi, Farije, simbizi n'ibindi byinshi. Imiryango ni myinshi cyane yewe bivugira imfubyi z'abatutsi, bivugira abapfakazi b'abatutsi. Nta na hamwe havugirwa umuhutu. Ahubwo harase ngo naho havuka indi miryango nayo ivugira abahutu. None maze turebe, havugwe ibyabaye, hakorwa imiryango. Ahubwo mwisuganye namwe muvuge muti dukoze yenda umuryango runaka, NGO itegamiye kuri leta iyo ari yo yose, igiye kuvugira yenda abana baterewe inda mu mashyamba, ni urugero.
nabonye naguciye mu ryo uvuga, nabonye abahutu bo muri Kongo nabo banditse. Kuki abahutu bo mu Rwanda ahubwo batinya? Ngaho komeza mwemerere. Aho igihe kigeze barimo kugenda baduserura, badukandagira urabona ni bya bintu by'akamenyero. Akamenyero kageze ahantu, hari ahantu akamenyero kagera ukabona mbega ni hahandi ugomba guhindukira. Abahutu bivugiye, Ingabire yageze ku kibuga cy'indege arababaza ati se ko n'abahutu bapfuye bo mwabahambye, bahita bamuterura bajya kumufunga. Nyuma gatoya Kagonyora amazi amugeza aha ati n'abahutu barapfuye ariko ntitwabahoye ubwoko bwabo. Ngaho natubwira icyo yahoye yaba hari umuvugizi, nongera afite n'abavugizi, hagira umuvugira atubwire, we yarapfuye hagira umuvugira atubwire icyo yahoye abantu impunzi za hariya ku Gikongoro za Kibeho, atubwira amabombe yanagaga mu mpunzi muri Kongo icyo yabahoraga kindi kitari ubwoko bwabo. Biriya ni murabizi iwacu haba imvugo ebyiri. Hari imvugo batubwira turebana dutya, hari niyo babwira amahanga. Twebwe turayizi, iyo tubwirwa turayizi, n'ururimi ivugwamo turarwumva. Abanyarwanda bamwe biyemeje kumara abandi, gusa iyo bamaze kubamara barasohoka bakavuga ibinyuranye n'ibyo babukoreye mu cyumba, binyuranye n'ibyo babukubwiye, kuko nta n'isoni bakugiraho, nta nubwo bagutinya, nta n'icyubahiro bagufitiye, barabikubwira clearly, kugira ko rwose kukwica kukumaraho ntacyo bibabwiye. Iyo basohotse bavuga indi nkuru. Ariko Abanyarwanda hagati yacu twebwe nta komfizi irimo, turabiziranyeho. Ari abigiza nkana bakakubwira ngo nuvuga ibi ngo nugira cyangwa nuko, tubiziranyeho, baba bari kubirenzaho babizi. Nk'uko ururimi rwacu ari rumwe, nk'uko koko dutuye hamwe, nta gasozi gatuye abahutu n'ak'abatutsi, tuvanze n'utwo tudugudu wavugaga natwo barakazana bakatereka mu rwagati ahatuye abandi bantu, kakaba kari nk'amazu yenda nka 20 cyangwa 30, ariko n'ubundi baba baturanye, kuko iyo abuze igitunguru ajya kugisaba hirya y'umudugudu. Ngaho mbwira nta hantu dutandukaniye. Ngendagira ngo mvuge ngo ibiba iwacu tubiziranyeho. N'abigiza nkana bo mubona bicara bakakubwira ibi na biriya, ukuri barakuzi. Ahubwo ngewe nigeze kubwira Matata ngo tuzaganire tuzakora insanganyamatsiko, tuganire ku kintu bita ukuri, kubera ko icyo bita ukuri buri muntu wese afite ukwe. Ni ukuvuga ngo ngewe nakwemera ko Karasira we yari yabyise neza televiziyo ye, aravuga ngo ukuri mbona, ukuri kwe uko abona. Naho ubundi nushaka kugoreka ibyo agoreka arakubwira ngo ndikubwiza ukuri. Ngiye kukubwiza ukuri, uriya avugira abahutu ninde wamutumye, ubwo ngo avuze ukuri. Aba naragenze nabona kabisa, kandi kanya arakubwira ko Idamange rwose intwari yacu. Idamange yavugiraga nde? Kizito yavugiraga nde? Kizito yavugira abahutu rwose, arinda kumukerera, bakerera niyo mugabo yavugiraga nde? Kandi ni intwari zawe. Ariko ndubivuze kuko akiri muzima ntabwo yaba intwari, nta nubwo iyo byo yavuze ari ukuri. Bizabukura ari uko yenda yapfuye, kandi nabwo bizabukuri kuri bamwe, abandi bazavuga ko yizize, abandi bazemera ko yimanikishije ishuka. Nuko bakubwira ati rwose Kizito turanamwemera, ni intwari rwose, ariko ntuhakane ko nyine atinize, ubireke nyine kuriya kuko ntitwari duhari, ntabwo twabonye umurambo we. Ubwo nyine reka twemere ibyo FPR yavuze. FPR ikindi yavuze cy'ukuri ni iki kira kikaba cya kabiri. Abanyarwanda turaziranye. Ni ibintu bibiri ngiye nshaka kuvuga nkahita nsoreza ahangaha. Abanyarwanda turaziranye, ibivugwa bivugirwa mu gikari turebana dutya, hanyuma bigahinduka turenze umuryango. Icyo ni ikintu kizwi. Tubeshya abandi, ariko twe tuzi ukuri. Niyo mpamvu ibyacu kubisobanurira abanyamahanga bidashoboka, ntabwo byemera.
ibyacu turabizi tubiziranyeho ahubwo buri wese abitwistinga yerekeza aho yumva bimufavoriza. Ubwo rero ntimuhangayike mubyibazaho, nta nubwo mwenda guhindura igitekerezo cy'abarimo kuvuga ibi, ntabwo bishoboka kuko buri wese arareba inguni ye, ahubwo simbizi nukureka mubareke babikoreshe mu nyungu zabo, kubera ko hari ibyo bagomba guhakana birabahombya, hari ibyo bagomba guhakana ntibijya mu murongo wabo, ariko nta nubwo wabibakura murabareka bakivugira. Gusa ukuri ko turakuzi, nigeze kuvuga cya kabiri nshaka kuvuga, abanyarwanda si abana, abanyarwanda ntibakutse amenyo. Nshaka kuvuga ko mu bwonko bwabo bose baratekereza, bose barabona, bose barazi ibiba, baranumva, ntabwo bibagiwe ibyo babonye. Umunyarwanda uri mu cyaro samwe ntabwo yibagiwe ibyo yaboneye mu nzira ahunga, ntabwo ayobewe ibyo yabonye muri Kongo bamucyura, ntabwo yabyibagiwe, aracecetse kubera ko agomba guceceka this time. Ukuri arakuze. Niba atapfunira rero ngo mubagire nk'abana batagira amenyo, mubafate nk'abagira ubwonko butuzuye, ngo muzajya mubayungururira ngo mubabwire ngo bino ngo biriya ni mubibabwira ngo bizabatera. Abazi ubwenge, mureke ibintu byo kubayungururira, mureke ibintu byo kubatapfunira, ni mubibahe, niba ari n'impungure bazabirya, bazamenya uko babigenza. Niko bimeze. Kuvuga ngo wowe urakuze, ngo wowe uzi kumva ibintu, ngo hanyuma uko ubyumva niko ushaka kubwira abandi ngo babyumve nk'uko ubyumva. Ibyo bintu ntibishoboka. Sinshaka kubyumva uko beta byumva. Nanabyumvise ko najya kwivuza n'abandwayi. N'impanga zavukanye ntabwo zibyumva kimwe. Buri mwifata ibyayo ikabifata uko ibyumva. Ntabwo rero umuntu afite nini cyane yo gutekereza ngo ninjye ugiye gusesengura ibi bintu, ngo nindangiza nzakubwira uko uzajya ubigenza. Ntabwo ibintu byo kungururira abantu mubyihorere mubibaho uko biri. Urumva, hari umugore wajyaga avuga ngo barabisokoza uko byogoshe. Mubibahe babisokoza uko byogoshe, bazajya bamenya uko babigenza. urakoze mwe Mayire, kandi uvuze amagambo meza cyane. Reka tujye muri chat, hanyuma nimara gusoma ibitekerezo byo muri chat ndabaha umwanya mugire icyo mubivugaho, niba hari n'ikibazo cyabajijwe. Yego, warimuha niba umufite kuri telefone. Ndamufite, kandimuhe agira icyo nawe ashyiraho. Ijambo ni ryawe wasabye, naguhaye nimero ya Tarisisi, ariko ntabwo yari kumenya ko ushaka kumuvugisha ntabimubwiye, so anyemereye kuri guha ngaho. Ijambo ni ryawe. Murakoze. Ngewe ndi umudamu njye w'umwemayire, ndabakurikira Tarisisi, ndabukurikira abari ku rugamba bose, ndabakurikira n'abaruriho ku ruhande rw'umwanzi, ndabakurikira menya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ndasuhuza kandi Queen Betty, namwe Ministre na Tarisisi n'abari muri chat. Rero njyewe nagira ngo mvuge kuri ibyo bintu abantu bahora bavuga ngo intwari ngo z'abatutsi. Ndagira mvugaho akantu gatoya kuko abantu barabivuga, nabonye nta urabasubiza uyu mwanya. Ariko impamvu abatutsi abahutu intwari zabo ni nyinshi, ni ibihumbi n'ibihumbagiza ntibabarika. Noneho rero iyo habonetse umututsi akoze ikintu cy'ubutwari, ahita agaragara kurusha abandi, kandi nta shyari tubifiteho. Kuko uhereye kuvuga ngo abahutu b'intwari, mureba abantu bahisha abantu muri jenoside, bemera gushyira amagara yabo mu kaga, bahisha abantu, hari abahagaze ku bantu paka baranabyicirwa. Rero umuntu avuga ngo nta ntwari y'abatutsi, uwo muntu nyine wowe y'umuhutu ni babandi nyine bashaka ngo duhorane ipfunwe, ngo twumve ko ngo ntacyo turi cyo, ngo ari bwo bwoko buri hejuru, ngo ubundi ari ubwoko buri hasi dukwiriye kubayoboka. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Uzasubira kubabwira ibyo, uzababwire ko impamvu tuvuga ba Kizito tukavuga ba Idamanye, njyewe ndanamwitirirwa kubera ari umudamu nabonye ko atarya ruswa, atafite ikiguzi. Mu gihe abandi bari hanze aha uranamuha umusanzu agahita wiba akagenda. Rero uwo wiba umusanzu akagenda no kukugurisha yakugurisha. Nkavuga ngo rero
nkavuga ngo ngewe abantu batarya ruswa na Mwemayire niyitiriye nawe umunsi umwe ariye ruswa cyangwa nkabona avugira mu mazina y'abandi nk'uko bajya bavuga ngo yitwa Ihorihoze, uwo munsi izina rye nawe nzahita ndihanagura kuko abantu nk'abo sinshobora kubibonamo. Rero intwari z'abahutu zirahari, intwari z'abatutsi zirahari, bareke gucisha abantu bugufiya no kuduheza mu ipfunwe n'ikimwaro. Byararangiye, ubu ntawe ujyana umwenda nabo reka bishyure. Murakoze kumpa umwanya wo kuvuga kuri iyo ngingo. Umunsi mwiza. Murakoze cyane namwe. Urakoze umubahati w'umudamange, turagushimiye rwose ku bitekerezo byiza uduhaye. Muhindurira izina ngo ni umubahati w'umuke. Mwemayire. Umudamange w'Umwemayire ntabwo ari umubahati. Buriya hari n'umubahati buriya, niyo mpamvu buriya nari mbyitiranyije. Mumbabarire rwose. Arakoze uwo muvandimwe rwose, duhaye ibitekerezo byiza. Kandi ngira icyo nongeraho rwose, abavuga ko ngo hari abiyita amazina ngo bakaza ngo kuvuga, ntabwo bari muri twebwe, ntihazagire ubabeshya. Umuntu wese uza hano imbere ya kamera ntabwo ashobora gutinya kuba yagira icyo avuga, kuko ibyo tuvugira aha ngaha ni byinshi, ntabwo twajya kwihisha inyuma ya kamera ngo tujye gufata amazina atari ayacu. Ubwo rero ndumva hari abagiye banyitanga amazina ngo ni jyewe uri inyuma y'ayo mazina, hari abavuga ngo Padiri ngo ni uri inyuma y'ayo mazina, hari abavuga ngo Mwemayire ni uri inyuma y'ayo mazina, n'ibindi n'ibindi. Ntabwo ari byo rero, ibyo ni ugusebanya, ntacyo dutinya kuvuga. Icyo tubabwirira aha ngaha n'ubundi dushatse kukivuga twaza tukabivugira hano. Yego, baba barimo kudupfobya, babona ikintu natinya kuvuga njye n'izina ryawe nshaka kukubwira ntari kubwira, turebana dutya. Ntago rero yenda baba bavuga bati anziho ibi n'ibi kuki atabivuze. Ntago tuvuga byose nubwo tuvuga byinshi. Turwana intambara tubona ko ziri ngombwa, zitari ngombwa ntituzirwana. Ubwo rero nubona umuntu yakwihoreye, ntuzagire ngo ubashije kukubwira ngo amvugiye ngo ninjye umuvugiyemo cyangwa mpinduye izina. N'undi uba yabonye ukwiriye gusubizwa. Ariko ngewe nshaka kukubwira amaso turebana dutya, kuko niba natinya kwita Kagame Kagonyori, wowe suri iki? Nawe nakwita iryo nshaka. Nshatse nanaguhimba irindi kandi ryagufata. Nta muntu natinya kubwira icyo nshaka kumubwira, nta n'izina nakwiyitirira. Nizere ko babizi ko ababa imbere ya kamera twese twari gasubuge, ntabwo bibaho. Urakoze rwose, icyo gihe tukivanyeho ko nta wiyita izina ry'undi kugira ngo avuge ibintu yihishe. Tubivugira ku mugaragaro, nta tabu mu bibazo by'Abanyarwanda. Nabivuze muri description y'iki kiganiro, nta tabu, byose bigomba kuvugwa. Ikindi kandi abadukurikira, kuba umuntu yarahinduye izina agakoresha izina ashatse, nabyo turabimwubahira, tukuha n'ibitekerezo yatanze. Nubwo aba yabitanze mu iryo zina, nta kibazo, tuzajya tubifata gutyo, kandi nta n'uwo bifite icyo bitwaye. Gusa nk'uko tubivuga, ntabwo dukunda bibasira abandi cyangwa abatukana. Ibyo nibyo dushobora kuzajya yenda dukomeza. Ni uburenganzira bwaberega bwo nibyo tuzajya dushobora kugira ngo tubabwire, mujye mutanga ibitekerezo bidatukana, bitababaza abandi, ariko ntugatinye kuvuga igitekerezo ufite ngo yenda hari uwo kirarya. Niba wanagitanze kikarya umuntu ajye yihangana, natwe turabyemera kandi murabikora tukabyemera. Ndumva aho ngaho nta kibazo gihari. Reka rero njye muri chat. Beya niwe ntangiriraho kubera ko ibya mbere byagiye kure, ntabwo ndi kubibona ibyatangiye. Ariko mpera hano kuri Beya avuga ati ese babwirwa n'iki icyo yashakaga kuvuga. Sinzi niba yavugaga uriya Kayitare, ariko Kayitare ibyo yavugaga twabyumvise twese kandi twaranabibonye nk'uko Kabarebe hari umuntu wagiye gusobanura ngo byo Kabarebe yavugaga ngo yego, urakoze cyane nuriya nyine. Urakoze kunyibutsa aho byari vugiye, kuko njye sinari mpise mpibuka. Momo ati Mako ahora acanye ku byiso. Mako Jokaza idea ati Beya ati nacanye no ku matwi. Urakoze cyane. Ihorihoze ati Ministre Mwema, nta bumwe mu kinyoma, ukuri kugomba kuvugwa nta buryarya. Abashaka kutuyobya batujijisha
tubime amatwi. Ubwo bumwe bwo mu mafoto ntabwo dushaka ku mugani wawe. Hanyuma gitamisi akabasuhuza mwese na Eva Pazi. Umudamu wanjye w'Umwemayire nawe akabwira Umubahati Innocente, ni babandi niteranyije kumva ko bagendana rwose. Umudamu wanjye w'Umwemayire akabwira Umubahati Innocente ati nta musope w'umuhutu baho, umuhutu ni igipinga, interahamwe, negatifu, ennemi, abattre. Daniela Monorina ati beya ati mukazana wanjye ati ndetse first lady ihorihoze nawe akaba ari guhobera Daniela Monorina ati komera nshuti. Hanyuma Kagoma Igo ati Queen Betty super minister lo speciale Mwema na Yaya Tarisisi mukomere ndabakunda cyane. Rinonsi ati Mwema wabivuze ukuri agatsiko ntikari kazi YouTube. Marco Jokaza ideas ati nemera ko isegonda ya nyuma ushobora gukosa ibyo wakoze byose ukabitesha agaciro. Nibyo rwose kandi bana mwavuze byanditse no muri Bibiliya. Byanditse no muri Bibiliya. Ibyiza wakora ibi byinshi ukazahinduka ku munota wa nyuma kurusha uko wakora ibyiza ku munota wa nyuma ugakosa. Ubwo rero abajya bakora ereri bajye babimenya. Jeanne d'Arc de Warrior ati Mwemayire Bibiliya iravuga ngo uwicishije inkota niyo nawe izamwica. Erega ntawe ujyana umwenda sha Yezu araje. Hanyuma Ruwinukuri ati ese aba babarengera bazi imbaga yishwe ziteye ibyumba n'uburyo yishwe. Uzi icyo bita gufomoza akandoyi ifuni, ibyo se byaje paragisida ariko umuteto wa bamwe no gutera umujinya ntibagakabye. Marie Jeanne Mukankuranga turagushuhuje nawe aravuga ati ahubwo se numvise uwatangiye kugereka kuri Karegeya ko ari we wakwirakwije igipindi yirengagije ko nawe yagize umwanya muri Nations Unies nawe avugira abicanyi. Hanyuma Rinosi yakongera ati utaramenya ko twese turi abantu uwo sinzi aho aba. Marco Jokaza ideas akongera ati Rinosi ati aba ba mama imbaraga bazikura he? Nibarizaga muraza kumubwira aho mukura imbaraga ba mama bacu. Umudamu wanjye w'Umwemayire ati umusope ati sero inyenzi ni umututsi n'abahutu b'ibikoresho, kuvuga Bamporiki, kandi ubwo n'urugero atanze ati kandi iyo batakaje umwanya bakoreramo bamburwa ubusope. Nibyo rwose. Hanyuma wapi nyamara n'abo ngabo b'ibikoresho ntabwo baba basope. Uze kumpa akanya gato icyo kintu cy'abasope nacyo ngikire ku ubizirikane mu kanya ndaza rwose uze ureba aho byandika ubivugeho. Rinosi ati Mako ati umugore si umuntu uzumve igisigo cy'umuntu uzi. Ariko ahangaha nyine iki gisigo ndumva naracyumvise. Batubwiye ko n'uwavugwaga ari wa wundi ufite, ndakeka ko ari wa wundi ufite Minisitiri Gakire mu ngutiya. Ubwo rero Ruwinukuri akongera ati Mwemayire Rwigemange ndemeza ko tumuzi kuko biriya byateguwe ari we bosi. Birya byobo ntabwo byacukuwe amaze gupfa. Kumaraho abahutu ntabwo byakozwe amaze gupfa. Guca amashu ntabwo byakozwe nyuma. Hanyuma Tereze ati inyumba yagiriye inama
Jean Paul na Flora mu mushinga wabo wo kunga urubyiruko rw'u Rwanda. Oya, nimureke ibyo, nimureke uwo mushinga, ariko yashize igitabo Flora yanditse muri iyo nzira. Yego, ntabwo mbyumvise neza, ariko ndakeka ko mwashoboye kubyumva byavugaga. Hanyuma indi komanteri ya Rwinukuri nanone ati mwe Mayire Rwigema ndetse yari Rwicaruhoze, Kagame yica asakuza, Rwigema we yari kutumara aseka. Ni umugome ku rwego rwa Rwigema, kandi bombi bishe Abagande n'Abamozambike. Rero rwose ndumva ko hari abantu turi guhuza ko nta nkotanyi nziza ihari ikiri nzima. Ndacyatanga umwitangirizwa kugira ngo uyizi azaza hano ayitubwire. Antoine Habumukiza akavuga ati umuhutu cyangwa umututsi uzakubwira ko kuvugira umuhutu ari ubuhezanguni, uzajya ubanza kureba niba uwo muntu ari ikinyange, niba nta maraso amuri ku biganza. Rwakoze rwose. Ihorihoze ati ese abo bavuga ko Rwigema yari mwiza batekereza ko Kagame ari we wenyine wateguye intambara? None se imyobo yacukuwe mu ngo z'abatutsi ni Kagame wayicukuje amaze kwica Rwigema, cyangwa bari mu mugambi? Ko ni ikibazo yibaza. Tunga Salvador ati erega ntimukajye mwisobanura kuri FPR n'abambari bayo. Ijambo abahutu rihahamura abo bose. Iryo jambo ribibutsa ko abahutu bacecekanye byinshi ku mutima. Bibeshya rero kutabavuga ari ukubakangura. Hanyuma Edouard Yamuragi ati Rwinukuri sorry, ati nari nafashe umuhanda, nawe rwose abagukunda mugire amahoro no kurangiza umwaka neza, n'abawe natwe turabikwifurije. Marco Jokas Ideas ati Linus ati umugore si umuntu, icyo gisigo naracyumvise. Abantu babyara Imana bakaganira na shitani sha. Yego, ni abagore nyine babyara Imana hanyuma bagahindukira bakanaganira na shitani. Urumva ni ikibazo gikomeye. Yego. Jeanne d'Arc de Warrior ati twese turareshya imbere y'Imana, so abadashaka kubyumva Imana izabibabaza. Hanyuma Gitamisi ati Queen Betty ati bacire birarura. Rwinukuri ati Tereza ati kagira inkuru bazabiduhe neza. Kuba inyumba zamuhinduka ntibivuga ko we yazize kuba mwiza. Edouard Yamuragiye ati Mako ati salama sana jama, ati kandi Merry Christmas. Yego, urakoze. Antoine Habumukiza ati abahutu bamaze imyaka 28 biga bibagoye, bagenda bareba hasi, batemerewe kwishyira hamwe, bikoreye urusyo rwa jenoside FPR inkotanyi yateguye ikanashyira mu bikorwa. None ngo kuvugira umuhutu ni iki? Yego, ikibazo nawe rwose urakibaza, ndumva tugihuriyeho. Ihorihoza kongera ati abavuga ngo Rwigema, Karegeya n'izindi nkotanyi zapfuye ari intwari, bajye bamenya ko izo ntwari zabo barata ari umuvumo ku bandi. Umudamu wanjye w'umwe Mayire ati nta nkotanyi nziza, gusa mbona Kabarebe imbeba y'ishenzi nakomeza kuduhishurira amabanga, ubutegetsi buzahinduka yaramaze kuba inyenzi nziza. Urakoze cyane. Beyabe ati les Hutus ont été traumatisés par le FPR, nta jambo bagira, uvuze wese bamwita umwicanyi, barangiza bakamufunga cyangwa bakicwa, ubundi bagatwara utwe twose. Tunga Salvador ati erega ntimuvunike ku madisikuru yo guhuza abahutu n'abatutsi, reka dukureho agatsiko, ubundi amoko azabana neza nk'aho tuvugiye aha. Rwose urakoze ku gitekerezo.
hanyuma Momo akabwira Beyabe ati wango ati uvuze ukuri. Lewi ni ukuri ati cyakoze Rwigema we yari kongera gusubizaho ingoma Nyiginya ndetse na Kigeli uwo agataha. Kagame we yimirije imbere abega. Iyo ni aferi tutsi ariko tutsi cyami nta kibagira beza muri ibyo. Laetika ati banyarwanda umuntu wese wicaye ku bwoko ashatse yabivamo kuko bimuha tike yo kugira amaraso mu biganza. Oya ntabwo ari cyo bivuga laetika, ntabwo kuvuga umuhutu cyangwa kuvuga ibindi bituma umuntu agira amaraso mu biganza rwose tubyemeranywaho, n'ubu ari n'igitekerezo cyawe ariko ntabwo tubyemeranywaho, kuko iyo wanze ikiremwa icyo ari cyo cyose uba ukishe diregitoma indiregitoma. Ariko twabisobanuye ko kuvuga aya moko bitagize icyaha, bitagize n'ubuhezanguni. Kuvuga no kwica bihuriye he? Ntabwo nanjye ndi kubibona. Ntabwo nanjye mbibona rwose. Ni igitekerezo cye turagitambukije ubwo niba mugira icyo mu kibuga murakivuga, ariko nanjye rwose ntabwo tubyumvikanaho kuko turabona ko amoko kuyavuga ntabwo ari icyaha. Ntabwo twavuze ko amoko ataba mu Rwanda gusa, n'ahandi aravuga, kandi hano muri Amerika yo moko yo mu Rwanda arahari, turayavuga kandi turanabana tukanakorana mu mirimo, tugasurana, tugashyingirana. Ingero nazitanga ntihagire rero wibeshya. Ibyo ngibyo bibera mu Rwanda rero na FPR, kandi turabwira tuti FPR niyo nyirabayazana y'ibyo byose. Igihe tuzabona ubutegetsi buzima ikibazo kizikuraho nta wundi muti. Hanyuma Jeanne d'Arc de Warrior ati ubwibone, ubunebwe, ubwirasi, ubujura twarabyanze. Umuntu wese akore, udakora ntakarye agatsiko. Bye bye. Hanyuma Beyabe ati ubu habonetse remediya this way. Tuzavuga akababaro kacu dore ko bari baradupfutse umunwa. Nibyo rwose, ni nabyo perezida wacu, perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro atubwira ati mutobore muvuge, gucana ku maso ko mwacanye ku maso, ariko noneho ni mutobore munavuge. Umudamange w'umwemayira ati abahutu batabarika ni intwari, mwibuke byonyine abahishe abatutsi muri 1994. Rero umututsi ubonetsweho ubutwari aravugwa kuko atari benshi. Nibyo rwose, nituga tumugira intwari ntihazagire uwo bibabaza kuko aba yabukoreye rwose. Ntihazagire n'unabyumva ko tutagira intwari mu bahutu, ariko umututsi uvugira umuhutu nk'uko Kizito Mihigo yabikoze, nk'uko niyo mugabo yabivuze, nk'uko Idamange yabikoze, nk'uko Karasira yabikoze, n'abandi bose babikoze kandi bakabizira. Ni intwari rwose zacu kuko batinyutse gukora ibyo abandi batinya gukora. Nta mpamvu rero kuvuga ngo kugira ishyari kubera ko tubita intwari. Turabyemera ko ari intwari zacu kandi ni intwari z'Abanyarwanda. Hanyuma Tunga Salvador ati ubundi se umuhutu n'umututsi bapfuye iki? Nanjye rwose icyo kibazo nanjye nkibaze. Induru y'abanyapolitike b'intagondwa iyo ituje nituze ati induru y'abanyapolitike b'intagondwa iyo ni ituze. Hanyuma bakongera akavuga ati bararongorana bashyingirana ntawe ugombye kuvuza ifirimbi. Hanyuma Beyabe ati twanze agasuzuguro nigaye bya ziriya nyenzi. Hanyuma asimbibonye neza buri uko yabyanditse hashobora kuba hari akantu kagize. Hanyuma Gitamisi ati JD, ubwo ni ukuvuga Jeanne d'Arc de Warrior ati mpazi ibirego Yohana umudamange w'umwemayire. Ubwo niwe ari kubwira ati inkotanyi nziza zirahari ariko inyenzi nziza nta n'imwe wabona, naho inkotanyi nziza zirahari zabigize atari ku bushake bwazo. Ni zabigizwe nyine, zabigizwe inkotanyi atari ku bushake bwazo. Ni ukuvuga yatanze urugero ati
umwana wavutse ejo ni mwiza. Urakoze, ariko sinkeka ko hari umuntu uvuka ari inkotanyi. Buriya niyo mpamvu twabonye babarahiza ubukotanyi babugushyiramo, nk'uko Kabarebe yavuze ko babanza kudiforomata abantu bakabashyiramo bakabakora bundi bushyashya. Ndakeka ko umwana uvutse iyo batamudiforomase atashobora kuvuka ari inkotanyi. Ibi rwose mbihagazeho. Louis ni ukuri ati ushaka kumbwira ko Nyiginya n'itegeka yo ari nziza. Ko Nyiginya ni itegeka yo ari nziza, uwo ni umubeshyi. Ushaka kumbwira ko Nyiginya ni itegeka yo ari nziza, uwo ni umubeshyi n'umushinyaguzi. Umbwire ko ingoma y'Abega ariyo nziza, iteye isoni. Nta Nyiginya nta Bega, bose ni amabi. Hanyuma Makojo Kazaidiyaze ati Rinos ati wumvise abiwanyu ku Gisenyi ibyo Kiringi mashine ari kubakorera ngo ntibatware imodoka. Hanyuma Ihorihoza ati Queen Betty ati abo bavuga ko kuvuga ubwoko cyane bw'abahutu ngo bibuza ubumwe bw'abanyarwanda ni abishimira ko umuhutu yahorana ipfunwe yashyizweho n'inyenzi. Babonye atangiye kuvuga birabababaza. Urakoze cyane. Mako Joka Zaidiyazi ati abahutukazi bari hano ntibabyemera ngo abashi ntibarimo. Hanyuma Momo ati Mako uzatuvuna imbavu. Ati Kirenge mashine. Yego, ndakeka ari uko yari yabyanditse n'abahari, ariyo mpamvu bisekeje Momo, ariko njye nabibonye byashaka kwandika. Beya ati hagomba imiryango yo kuvugira abantu, umuntu n'inkundi. Justice pour tous. Louis Nukure ati mwe Mayire kuri jenoside yakorewe abahutu ntacyo ndenza kubyo uvuze na gato. Ndemeranya nawe 100%. Tereza ati Betty ndeka Decevere radiyo yamaze kuvugisha amagambure Musenyeri w'Icyangugu amubajije impamvu abahutu batavuga. Nti abahutu bafashwe mu muhogo, niyo bavuga ijwi ntirisohoka. Aho ni hari ku itariki 7 cyangwa se ni mu kwa 7 buriya 94 niho ibi byavuzwe. Hanyuma Mako Joka agasobanurira mu mati ni Kirenge mashine niko Kabarebe yavuze. Yego. Hanyuma umudamange w'umwe Mayira ati mazi birego iminsi mikuru myiza muvandimwe, ibyo umbwira ni ukuri gusa hari inkotanyi zitabarika zacengewe n'amatwara y'inyenzi aribo bagize umubare munini wa Killing Machine. Antoine Habumukiza ati abari mu kiganiro mumbwire niba nibeshya. Ati maze iminsi numva mu biganiro Jean Paul Ntagara maze iminsi akora nawe ameze nk'abadashyigikiye ko akaga abahutu bahuye nako ndetse bakirimo katavugwa uko kari. N'ibitekerezo bya Antoine Habumukiza. Hanyuma Louis Nukuri ati mwe Mayire ati nibyo uretse kwigiza nkana abo batubuza kuvuga bafite izindi mpamvu kandi z'ubugome bahishe inyuma. Ati Lambatu. Hanyuma Ihorihoza kongera ati Minisita Mwema nanjye ndemeranywa nawe ko ibyo uvuze kuri jenoside yakorewe abahutu ari uri umutaripfana kandi ubyubahirwe. None se guhingira ku rwiri cyangwa guhoma igisebe kitogeje hari icyiza bizana? Urakoze cyane. Kagoma yigwa ati Momo ahubwo ujye unanyemera untize akanya gake wigishe mfata note. Mako Joka Zaidiyazi ati nta ngo bantwaze ubwonko baburane
ngo bantwaze ubwonko baburane bazabunsubize ejo. Ubwo yabwiraga nyine nabo ahari badatinyuka kuvuga. Baburarane, bamutize ubwonko, baburarane, bantize ubwonko. Sinzi ukuntu. Ntabwo ari titre y'ikiganiro yashyize yanditse ngo yavuze ngo bantwaze ubwonko baburarane bazabunsubize ejo. Hanyuma iyi ni imvugo ikomeye cyane kandi irumvikana, ni Ikinyarwanda, ariko ndakeka ari benshi batari kubyumva. ntabwo numva icyo Kinyarwanda. Ubwo nyine ni abadashobora kuba babyumva ibi turi kuvuga, abadashobora kuba babyumva, hanyuma batira ubwonko bwabo babuhema ko noneho urumva niba umutiza azaba bubafashije kugira ngo bafate umwanya wo gutekereza, noneho ejo azabubasubiza kugira ngo ibyibura ibyo babonye nyuma bwa bwonko babanje kuba babushyize, bwa bwonko budafata babushyize ku ruhande buriya, noneho bazagaruke hari icyo biyongereyeho. Ndumva ariko njye nabyumva, ariko abantu b'abahanzi bavuga amagambo ajimije, buriya yadusobanurira, niba ntabisobanuye neza niko ndi kubyumva. Ariko bishyize kuri titre y'ikiganiro sindacyumva. Mako araducanze, buriya turaza kumva kiriya kiganiro kugira ngo dusobanukirwe neza, reka twe kumumenesha ibanga. Umudamu wanjye w'umwe Mayire ati hano hanze hari za puliza panya, za puliza panya nyinshi ducanye ku majisho. Ruwinukura ati ba David bo iyo bavuze birya ntimukabitindeho, nubwo bidasaba amashuri ariko bisaba akajumba n'agasabune n'imiti. Mu yandi magambo David Ngendahimana avuga arebaho iposho rituruka, simurenganya. Ni ibitekerezo bya Ruwinukuri. Hanyuma Kagoma igati la speciale super minister, ukuri kwawe gutuma nkunda byinshi, ngukunda byinshi. Hanyuma ndumva turi kugana ku musozo. Afrika nawe ati mukomere abo kwa mwe Mayire. Marie Jeanne Mukankuranga ati icyo ni igipindi bana, barimo kudusinziriza nk'uko RNC yabikoze imyaka myinshi, bavuga ko kuvuga ko abahutu bishwe bibabaza abacikacumu. Za ndakoreka zababaye kurusha abandi. Hanyuma twihute kuko igihe kiri kuducika kandi ndabizi ko murajya gukurikira ibindi biganiro. Hanyuma Daniela Monorina ati horihoze ariko naryo ni hatari, ntacyo bitwaye. Ruwinukura ati David rero mu gihe yiyama abo yita abavugizi b'abahutu, abafite imbere y'umwako gaposho, kandi birumvikana nuko akaba gasuku kubera make, agasubira mu bya Sumani ngo nawe azitwe umushakashatsi. Marco Jokaza idea ati uyu ni umudamange w'umwe Mayire acanye ku ryiso. Ubwo ni umwe waduhamagaye. Horihoze ati Daniela Monorina ndemeranywa nawe 100% Mwema Felicite azagororerwa byinshi cyane, afasha abanyarwanda kumenya ukuri, Imana ikomeze imwishimire. Ko ndi kubona ari byinshi cyane ra. Yewe komantere zanyu ni nyinshi, reka simbuke ndebe bose ntabwo nazirangiza. Ntabwo wazisoma zose tuba twatangira. Reka nsimbuke. Revolution TV ati ngewe ndi mu bantu badashyigikiye ko umuhutu n'umututsi batakagombye gushakana. Impamvu suko ayo moko yose nyanga, ahubwo nuko nifuza ko umwimerere w'abatutsi utakagombye guhera kuwurinda, rero ni ukudashakana. Ubwo ni ibyifuzo bye. Brigitte tuyishima ati ariko ufite uburenganzira bwo kuvuga ubwoko bwe kurusha abandi, abikura he? Hanyuma tuyishima agakomeza ati Musenyeri wa Cyangugu yari umuhezanguni nawe
agakomeza ati nibyo Ntagara yavuze ko kuvuga ibyo abahutu bakorewe ari ugukurura amacakubiri. Hanyuma agakomeza ati Ntagara ati abavuga ubwoko bw'abahutu aba avuze ko umututsi agomba gupfa. Njye narumiwe. Madubara Irakora ati Brigitte Tuyishime ati ibyo uvuze si ukuri, suko yavuze, ahubwo ndumva mwibasira abantu. Ihorihoza ati abatutsi abahutu n'abatwa ni bubahwe, ubafitiye urwango wese ntazatura mu Rwanda rushya. Gusa nge nanga agasuzuguro ka bamwe mu batutsi bagira berekana ko ari bwo bwoko buruta ubundi, ntibacire birarura. Tereza ati Ruwinukuri nabonye wanyakuye, nge nashakaga kwerekana ko uko inyumba yari kure y'ubwiyunge urwo rubyiruko rwashakaga, ariko si uko byari muri porogaramu ye. Harimo kujya kuryamana n'abahutu yatumwe. Brigitte ati Momo nibyo sinabyumvise njyenyine, ngo nibaceceke bazabivuga bafashe ubutegetsi. Ati akanasuhuza Minisitiri Ihora Ihoze. Jean d'Arc de Warior nawe ati ndagushuhuje ndizera ko umeze neza. Reka rero soreze kuri izi komantere ebyiri ya Rwinukuri na Mudubara Irakora, hanyuma mbahe umwanya nyine mugire icyo muvuga tugana no ku musozo kuko ikiganiro cyatinze. Rwinukuri arakomeza ati Tereza Merisi ati niba ndi kugushyigikira ngo utubwire iby'uwo bashaka kudukinga mu maso ngo Aloyiziya, ibyo bashaka kudukinga mu maso ngo Aloyiziya, abo bose nibo badukururiye ibi byago turimo. Urakoze rero. Hanyuma Madubara Irakora ati ndabona abantu mukunda ubwoko kurusha ubumuntu, aho bavuga ubwoko muvuga cyane, mube abantu mbere yo kuba ab'ubwoko. Murakoze rero mwese kuri komantere zanyu, zari nyinshi, nagerageje gusigaye ko ndasimbutse nyinshi, mwihangane kuko n'igihe tuba dufite kiba ari gitoya. Reka rero ntange ijambo kwa mugenzi wanjye Madamu Queen Betty, agira icyo avuga kuri komantere ndetse adushyirireho n'akajambo ko gusoza kino kiganiro, hanyuma tugane ku musozo. Urakoze cyane Tarsisi, kandi ndashimira Umwemayire, umudambanye w'Umwemayire waduhamagaye, rwose ndamusuhuje ahari kandi mwifurije umwaka mwiza na Noheri nziza. Ndavuga n'abandi bose batanze ibitekerezo byabo, rwose hano ni kuri televiziyo, navuga ngo ni impanga yo kwa Mwemayire yo ku isi n'ijuru y'abataripfana. Buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka. Ikibi ngewe nanga ni ukuvuga ngo ceceka ngo ngewe nimvuga ibi ngo weho ngo ukwiriye kuvuga ibi. Ibyo ngibyo byo rwose ducanye ku maso, kandi numvise abantu benshi bacanye ku maso barasobanukiye banumvise. Rero banyarwandakazi, iyo duhagaze hano tuvuga tuti ubwoko ni ukugira ngo twikure muri porogaramu kirimbuzi. Ngewe ndabyisabira abanyarwanda bahoze mu Rwanda, siritu porogaramu kirimbuzi FPR yazanye iri kuzana. Ndasubiza uwo muntu uvuze ngo ubwoko bwanyu ngo nibwo muri gushyira imbere. Tugomba kubishyira imbere, ni fierté yacu y'ukuntu twavutse. Nongere mbisubiremo, umugambi kirimbuzi FPR yazanye ngo ndi umunyarwanda yo kubeshya kugira ngo idesime abahutu, no turawanze. Ni habeho umuhutu umutwa mututsi nk'uko byahoze. Se niko byahoze binanditswe mu irangamuntu. Byari bitwaye iki? Hari umuntu wigeze aziza undi ngo weho ngo mu irangamuntu handitsemo umuhutu handitsemo umututsi? FPR itarazana gacabiranya nk'uko intuza, nk'uko iriya nyandiko ya Samukayita bivuga ati tuzabateranya abahutu bica abatutsi. Mwarabateranyije mwabigezeho, ariko imyaka 29 irageze. Imyaka 29 irageze muri urwo Rwanda, n'abatutsi mwatangiye kubica. Noneho mwongeye kubura iyindi mirwano ngo mugiye nanone kubica. Se muzahora mubagira umureti kugeza gihe? Batutsi rero mureke mbibwirire, twebweho twahuriweho n'intuza, twahuriweho n'ikira, twahuye n'urwyo kijya gusenya. Ntabwo mbyibuka neza, nyibutse n'uruva gusenya. Twahuye n'uruva gusenya
mwange kugira ngo bahore babica babagira ibitambo. Twebwe nta muntu utuvugira, niyo batwica nyine bavuga ko nta muntu uzatuvugira. Ubu rero igihe kirageze ngo twebwe twivugire, abo batwica bumva ko bagomba kutwica ngo ntagire umuntu utuvugira. Umugabo arigira yakwibura agapfa. Icyo uko niko kuri. Ubwo rero twange kwicwa batubuze kubivuga, ngo mwebwe ngo mwibivuga mwigira gute. Nibyo koko baramutse bashize impamvu koko FPR ntabwo narasobanukiye impamvu ikunda kuvuga ngo niba ngo uvuze ko habaye jenoside yakorewe abahutu abafobeje y'abatutsi, nibyo mwe Mayire wabisobanuye neza. Ni gutya ni ku munzani, baramutse babikubiseho byahita ngo pa, bahita bumirwa bakagwa mu gatango, bigahita bipfoba rwose. Je suis sûr et certain ko ariko bimeze rwose nkurikije ukuntu batumaze. Nuko rero imibare ntago ariyo dukeneye, iyo minzani siyo dukeneye. Ubuzima bw'umuntu bwose burahenze, ça coûte cher. Ni ubuzima Imana yashize kuri ise kugira ngo bubeho neza. Banyarwandakazi, ikintu dusabwa ni ukugira ngo twubahane, ntagira abantu bumva ko hari icyo barusha abandi, ntacyo muturusha. Ibyo byari kera ku gihe cya cyami, urabona ko na FPR yashatse kubigarura bitari gukunda. Ejo bundi murashirashe ku munwa aravuga ngo biratangaje ngo kuba imyaka 30 ngo igeze ngingenga bitekereza ikiri mu bantu. Nta kindi bari kuvuga ati imyaka 30 yagombye gushira twaramaze abahutu hasigaye abantu badupfukamira. Ariko kubera ko ibyo bintu bitazashoboka, na Hitler yarapashije yashatse kumara abantu, ntibyashoboka. Ndakeka ko ibyashobotse muri 59 Abanyarwandakazi n'ubu bizashoboka. Imana yaduhaye igihugu cyiza cya internet cyo kuza kudenonsa abo bantu, tubereka ko natwe duhari, ko tudakwiriye kugira ipfunwe. Nta pfunwe rihari. Abanyarwanda habaye ibyago, habaye ingorane, ariko izo ngorane ziduserve kugira ngo tumenye tuti ibi ntibizasubira ukundi. Ariko bitazasubira ukundi mugasuzuguro, nta bumwe buzabaho. Wowe ushaka ko ibyawe babishyira imbere. Hari ikiganiro cyiza Mako yakoze ariko uvuga ati agahinda kawe, sinibuka ukuntu yabivuze ariko bisobanuye neza cyane. Agahinda kawe wikanyikoreza, wumve ko ngewe nagomba kuvuga kanjye akawa ariko gafite agaciro. No, ntago ariko bimeze. Twese umuntu n'inkundi, nimumara gusobanukirwa icyo kintu tuzabana mu mahoro, tubane neza mu Rwanda rwa nyuma y'aka gatsiko gashaka kuvuga. Ariko koko nge hari nibaza ko ibyabo bidashobora gushoboka. Niba ari minorite, iyo minorite kuko ni igihe ki izamara abantu kugira ngo isigare yujuje igihugu. Niriya mitwe birirwa bari guteka bari kujya gushaka abanyamahanga ngo baze mu Rwanda kugira ngo bakunde baha batuze, nabo bazaza ari rebantu. Muribeshya. Ndabamenyesha ko rwose mubishatse mwatuza tugaturana, tukabana mu mahoro, tumukubahiriza amategeko. Utsindiye ikintu akagenda akagikorera, umuntu akarya utwe nk'uko umuntu yahoze aturya. Icyo nicyo gihugu dushaka turwanirira, kandi cyahozamo amoko ntacyo dutwaye, kandi n'ubundi azahoraho. Twere gukurikira ya porogaramu ya Ndi Umunyarwanda kirimbuzi. Cyakora nkemera nka Kizito ati ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ariko mu bwoko bwacu. Murakoze Tarisisi, kandi nshimiye cyane abadukurikiye. Urakoze Madamu Betty, kandi ushoje neza rwose. Reka tugane no kwa Mayire nawe adusoreze, niba hari na commentaire atanga. Hari akabazo hari yavuze ati ndakavugaho niba ukikibuka. Mayire, umwanya ni wawe. Tarisisi, ndashaka kuvuga ku imvugo yanciye mu maso nyireba, iravugwa ndabyihorera. Mpamvu nabyihoreye, ntabwo nari muri pozisiyo yo kugira icyo mbivugaho, kuko umuntu aramutse ayikoresheje ikagira umumaro, singe wabisenya, singe wabyanga. Ntabwo umuntu avuze ngo abasope ni abantu babaga mu Rwanda, abahutu n'abatutsi, najya kumuvuga ngo hoya ngo urabeshya, sibyo. Nubwo yaba abeshya mbonye bizemera bikabahuza bigakunda, ntacyo nari kurenza. Naricecekeye rero kuko numvaga bishobora kugira icyo bimara. Ariko uyu munsi reka mbabwize ukuri, nta musope w'umuhutu wigeze abaho. Nari i Kigali, si ibintu byaje ntahari ngo nze mbisanga. Nta musope w'umuhutu wigeze abaho. Bagufatanye n'igihugu. No, bamfatanya n'igihugu, byavuzwe ndeba, ndabyikiriza. Byaba byiza niyo cyaba ari ikintu himbye uwo munsi, gihimbye kigahuza abo Banyarwanda,
abahutu n'abatutsi bakibona mu kibazo hamwe, kuko nibyo koko bariya batera bo batugize mu gatebo kamwe, ariko twe ntitwigeze, abageze mu gihugu ntibigeze badufata kimwe ngo bavuge bati abahutu n'abatutsi babaga mu Rwanda bose ngo bahite batwita iryo zina turi hamwe. Oya, divide and rule yarakomeje bageze mu gihugu, n'ubundi bakomeza kutubona mu bice bibiri. Nk'uko bakiri iyo ngiyo ababasangaga babitaga positive from 1 to 5 ikaba abatutsi babaga mu Rwanda, ariko bageraga ku bahutu bagahita bavuga bati ni negative 1. Iki rero cyo kuvuga ngo abasope ngo ni abanyarwanda babaga mu Rwanda cyanciye mu maso nkireba, nta nubwo nari muri pozisiyo yo kukidenonsa cyangwa ngo ntabwo cyari icyaha, ntabwo cyari kibi, iyo kigira umumaro ntacyo byari bitwaye. Ariko ndagira ngo mbabwire, tubyiyite yenda guhera none tuba abatutsi n'abahutu twitwa abasope guhera none, ariko inkotanyi zo siko zatwise, ntabwo zari kwinjira na positive 5 ngo zitubwire ngo mwebwe muri positive 5, ahubwo zaraje twebwe abatutsi babaga mu Rwanda bake barokotse zitwita abasope. Kubera iki? Ya sitasiyo yitwaga Sopike. Abahutu biswe bitwa Haduyi, bitwa ba HU, bitwa n'andi mazina ntibuka, abahutu biswe byinshi, biswa Haduyi, biswe Bipinga, biswe amazina menshi namwe murayazi, ntago bigeze bitwa abasope. Interahamwe en general n'uruhinja rukaba interahamwe, ntago bigeze baba abasope. Uyu munsi reka bivuga uko biri, iyo biba byagira icyo bimara nari kwicecekera ngakomeza ngaceceka, ariko reka mbabwize ukuri nta byabayeho. Cyakora nyuma haje kwaduka indirimbo zahoze mu Rwanda z'abantu babaga mu Rwanda, izi mpara, iza orchestre mwajyaga mwumva, sinibuka ama orchestre menshi yenda namwe mufite ayo mwibuka. Hanyuma izo ndirimbo bazita igisope, abantu bazibyinira cyane cyane kwa Rando, niho byatangiriye. Abantu bose igisope noneho kiragenda gihita gikusanya abantu babaga mu Rwanda, kuko indirimbo twe twari tuzizi zaririmbwaga kuri radio, bazisabaga saa 8, ni indirimbo twari tuziranyeho. Noneho za ndirimbo bazita igisope, bazise igisope zihita zihuza abantu babaga mu Rwanda. FPR bibonye itiziti wapi muhagarika icyo kintu, bahagarika kwa Rando, igisope kiracika. Ariko nticyacika burundu, ahubwo noneho basa n'abakimennyemo amazi kigumaho, ariko noneho bazanamo indirimbo za Bakayirebwa, bashyiramo n'inkongomani, bazanamo n'izindi zagiye zimenyekana zo mu bice bitandukanye, izo bashobora kwigana bakazipurayinga live. Noneho byitwa igisope, n'uyu munsi mu Rwanda kirahari, ariko ntabwo ari cya kindi cyari kwara. Icyari kwa Rando cyari cy'indirimbo zazindi zacu, zimwe tuzi twenyine abavuye hanze batazi, zimwe twinjoyingaga bo bakazumva yenda simbizi bipasa gutyo. Rero nizo zaje zitwa igisope, yenda haba ariho byaturutse ko abahutu n'abatutsi babaye abasope, ariko mu gihe cy'inkotanyi 94 95 kuzamura, abasope bari abatutsi bonyine, abahutu bari Bipinga, bari Haduyi, bari interahamwe, bari bafite amazina yandi n'ayandi, nimwe mwayitwaga abantu muyishyirireho. Ibyo rero bikwiriye guhagarara, nicyo twicaze, bikwiriye guhagarara. Turi abanyarwanda, ntabwo turi ayo mazina rwose. Mwayitwaga n'umwiyokerereho, ngiye cyo nuko mutigeze mu abasope bari abatutsi bahoze mu Rwanda, ya positive 5 mbega niyo yabaye abasope. Ngayo nguko rero. Hanyuma sinzi yarambwiye ngo ngire icyo mvuga kuri commentaire. Iyo ni commentaire imwe nashaka gusubiza, kuko maze igihe numva abantu babijujura ngo usanga abasope b'abahutu babayeho. Avuganireka noneho nze mbabwire ko nubwo byabayeho mbireba bikavugwa mbireba, nanjye nkabivuga, nanjye narabivuze, navuze abasope mvuga ko ari mwese, ariko ntabwo ari byo, ariko sinendaga kujya gusenya. Nimba ari ikintu kiri bubunge rwose nari kugiha umugisha, ari nabyo nakoze, gusa nasanze atari cyo bitazaduha umugisha. Nabyo ni ifoto nk'aya yandi turimo kuvuga,
ni kwa kwifotozanya, niyo mpamvu mbikubise hasi. Ntabwo tugomba kwifotozanya, tugomba kubwizanya ukuri. Nagira ngo nisabira abahutu ikintu kimwe. Imyaka 29 irashize abatutsi bavuga bakanavuga n'ibinyoma, ariko bakamekinga shoka ko babivuze imyaka myinshi, igihe cyinshi, ahantu henshi, kuzageza bibaye ukuri. Nibyo Mwebwe rero guhera none muvuga ibyanyu, munabisakuze, mubivuge ntihakagira ubafata ku munwa, mubivuge ku kigero gishobora kuruta n'icyabo, kuko umuntu abaruta ubwinshi. Ese tuzaba tuvuga ukuri. Mwebwe ntabwo murimo kubihata abantu ngo bihinduke ukuri, murimo kubivuga ari ukuri, mwicece ku kuri. Ni mubivuge bitahe mu matwi ya buri muntu, nk'uko ikinyoma cyatashye mu matwi ya buri muntu. Ntihagire umuntu uzanga akubwire ngo ese ngo nubivuga ngo dore nejo warabivuze ngo nejo. Bivuga inshuro n'igihumbi, abatutsi bo ntibaceceka, ntabwo baceceka. Banabeshya ikintu bakagihagararaho, bakabeshya nk'ubu ngo Kongo ngo irimo gukora jenoside. Mwabonye isi yose aho abatutsi bahagaze bose batabyemeje. Ngo bawubyine, bazawubyina kugeza mubyemeye, kandi ntabwo ari byo. None mwebwe munanirwa kuvuga ibyanyu, munanirwa kubivuga ukuri. Rero mwebwe ngo muba abantu bitonda bakabakandagira mu kici. Kwitonda kuri aha ngaha ni mubivuge, mubisubiremo, mubivuge uwo birya mu matwi ajya afunga radiyo. Uwo birya mu matwi afunge radiyo, uwo bitarageramo mva. Tubiyamagane we nibyo bivuge. Nari nabasabye no gukora imiryango ibarengera, muyikore. None kera ntibyari byemewe kuvuga, baravugaga bakakugerekaho jenoside. Yarashaje ahantu hose, yabaye agakecuru ifashe inkoni. Ubu noneho wavuga icyo ushaka, nta bari gushaka indi nshyashya, bigeze kubabwira ni muhimbi indi, kuko iya mbere irashaje, none koko barimo kuyihimba. Ariko iriya yo niyo yaba ntibayirisha, nta nubwo bayitemberana. Niyo mpamvu barimo gushaka kujya kuba aribo ngo bayihosheje kugira ngo bakomeze babe intwari. Gusa ntibazampeho, nzi ko batazabigeraho. Nta n'ibindi bampayeho niwe, nta n'ibyo nkeneye ko bampa. Icyo nshaka kubabwira n'iyo miryango uyu munsi mubyuke muyifungure. Ibi kiganiro nk'icyo umuntu ari bukubwire ngo none se ngo ibyo ngibyo ngo ko byavuzwe kera, ngo iyo baruwa yakayita, muyivuge guhera none, ahubwo muzageze ku myaka yindi 50. Iki kintu mutaragiceceka. Ngo Beti numvise bamwiha ngo akunda ngo gushyiraho iriya ntuza ngo mbere y'ikiganiro, ngo ubwo se ngo bishatse kuvuga iki, ngo mva musakuze, ahubwo musakuze bihagije, turebe ko rwamu nibura rumwe rwazimya urundi. Ntabwo bazi ko ari akabamfasha kagahita muzimya urubeshya. Mubivuge munabisubiremo, mubisubire, abantu bose bamenye ko mwarenganyijwe. Imyaka ikaba ibaye 29. Ako nimuceceka bazakomeza bagumana ibyo babwiwe. None nimutabisanza ngo mubabwize ukuri, bazabibwirwa n'iki? Bazabirota. Reka mubivuge, radiyo zifunguke, mubivuge yaho mushaka, muzajya mumpamagara nze nanjye mbafashe mbivuge. Ko mwarenganye ndeba, reka nse bagize ngo sinarebaga. Urakoze Mayire Felicite, kandi abantu bagushimiye cyane muri chat. Ariko reka nsome commentaire imwe ya Ruwino ukuri, yavuze ati Bwana Tarsisi please, ati somera message ishimira kandi yishimira mwe Mayire Felicite, ati ndishima nubikora. Reka rero nyisome. Aravuga ati mwe Mayire, ati mana yanjye, ati nzaguhemba iki koko, wanyigishije kuvuga ukuri. Ati nukuri nsaba Imana ngo izampe kugushimira nkureba nawe undeba, kuko ntabwo mfite uwo nakugereranya nawe. Ubwo rero rwose urumva ko abantu bishimye ari benshi cyane rwose. Bagufelicite. Ari Horiho zavuze ati urakoze Minisitiri Mwema Felicite, ati udukuriyeho igihu ku maso, wubahwe, nta bumwe bwo kwifotozanya, ukuri ni kuvugwe. Ndumva ari zinagarukiraho kuko ikiganiro cyabaye kirekire. Reka dusoze kugira ngo bajye mu kindi kiganiro. Ikiganiro nakagaruka nabwiye ko iyi topic tuzayiganiraho, nzashaka abandi batumirwa, ariko namwe turi kumwe nimuva mufite akanya muzagaruke, kuko hari byinshi byo kuyivugaho, hari ibyo tutavuze.
ikindi kandi ndangize nk'uko nabivuze mbwira abadukurikiye ko nta muntu ufite urufunguzo rw'ubumwe ntawe urutwaye mu mufuka, ntihakagire ubabeshya. Ubumwe n'ubwiyunge twabwiye ko buzatangwa n'ubutegetsi bureshyeshya abantu, bufata abantu kimwe, buringaniza abantu, bushyiraho amategeko aringaniza abantu kandi ayo mategeko akubahirizwa. Nk'uko duhora tubivuga, ibyo byonyine ntitubibona, ahubwo abanyapolitiki nibatubwira uburyo bazadushyiriraho ubwo butegetsi, naho ubwiyunge nakunda kuvanga abanyapolitike ni abanyarwanda ku giti cyabo. Twese biratureba, televiziyo yawe nanze kubaho nariho, twese biratureba. Umunyarwanda wese akwiriye kumva ko politiki mureba, wanga kuyitaho ikakwitaho. Tarisisi niko bimeze. Urakoze rwose, ariko nanjye mba ndi mu mwanya wanjye kandi mba nawukoze, nawe wakoze uwawe, ariko hari abandi tugomba kubisaba babigize n'intego kandi tuvuga ko bagomba kuba urumuri rwacu. Tugomba kubabwira nyir'urwo rumuri dukeneye kugira ngo nibyo twese biratureba, kuko rwose ntabwo numva ko hari ufite urufunguzo rw'ubumwe n'ubwiyunge hariya mu Rwanda. Bamina ubumwe twarababonye ko ibyaba ari igipindi. Ubwo rero ushaka kwigira mu bumwe ntacyo yahindura ari mu bumwe, ubwo keretse yenda hari indi teori atuzaniye. Njye nemeza ko abanyarwanda ntacyo twapfuye, abahutu n'abatutsi ntacyo twapfuye, kandi nabitangiye n'ingero. Hano muri Amerika hari abatutsi, hari abahutu, turabana, turashyingirana, turasurana, tubana neza mu mahoro. Kubera iki? Kubera ko igihugu turimo gifite amategeko, kireshyeshya abanyagihugu kandi ayo mategeko akubahirizwa. No mu Rwanda rero bibaye icyo nicyo gisubizo, nta kindi, nta yindi batomagi dukeneye. Abanyarwanda nibahabwa amategeko abareshyeshya. Icyaha nkoze nkagihanirwa nta kukebaguza, icyaha beta akoze akagihanirwa nta gukebaguza. Ibisigaye tuzabana twubahana, twubaha itegeko. First of all, kubahana byo tuzubahana, dushaka twe no kurebana, tunaturane ne kukumenya. Jya ahantu hari inzu zirenga 700, nta muntu n'umwe nzi n'utuye next door simuzi. Cyakora iyo duhuye duhana yambo, ariko hari n'ukuntu n'ahangaha yenda baba mu bihugu by'abazungu murabizi, uhura n'umuntu agahita agira ngo sinzi niba mubonye uko bigendwa. Ubwo abagusekeye birangiye, abagushuhuje birangiye, nta yandi makuru, nta byawe bimureba, nta bye bikureba. Ibyo rero itegeko iyo ryaje ntago ari ngombwa ngo tuzajye gupfumbatana ngo tugire. Niyo nuba inshuti yanjye saba, nutaba inshuti yanjye kandi nabwo ntacyo bivuze. Icyo nicyo dukeneye kureshya mu gihugu, ntago dukeneye gukora simbizi. Nta bindi dukeneye kubahana gusa. Naho ubundi ndi mu gihugu cyabayemo ibiruta hari byo mu Rwanda. Ndi muri South Africa, ntago ndabona babwira abazungu n'abirabura ngo nimugende ngo mujye gukora karasisi ngo mwerekane ko muri kumwe. No, hano hari amategeko. Ayo mategeko abahana bose. Of course ntiyavuzemo akantu dusigisigi ntitwabura. Ntago wavuga ngo ibintu bitabirangira gutyo gusa ngo nkaho n'inka bitarabayeho. Ariko itegeko ritangira umwirabura wanga umuzungu akamwanga mu mutima we ariko ntamukoreho. Ritangira umuzungu wanga umwirabura ariko akamwanga gusa ariko ntamukoreho, n'uburenganzira bwe ntabukoreho. Natwe rero tubanye dutyo ntacyo byadutwara, abana bazakura bikarenga tukabirengaho. Rwose ntabwo nta muntu ugomba kubeshya abandi ngo niduhagarara ntango ndi umuhutu ngo nawe uri umututsi ngo bakabibona ngo bakadufotorana ngo buriya turaba twiyunze. No, ntago ari byo. Ubusa hari abahutu bangahe kuki bose atari inshuti zanjye? Hari abatutsi bangahe se kuki bose atari inshuti zanjye? Wowe abahutu bose ni inshuti zawe? Nibyo rero n'ubundi umuntu yihitiramo inshuti zanjye nzihitamo cyangwa zo zikampitamo, twaba duhuje tugakomezanya. Ariko ntihazagire ubeshya undi ngo kugira ngo twiyunge ngo nukugira ngo ariya yose ni amahamba. Abafite ibindi ahatse ntakagira ubabeshya. Dukeneye igihugu mbere yuko dukeneye ibyo byose. Ibisigaye nta nubwo twaniyunga bidakozwe na leta, noneho mbibabwire. Urakoze rwose, kandi leta niduteranya bidakozwe na leta ntabwo twakwiyunga. Urakoze rwose kubisubiramo, kandi nanjye nzahora mbisubiramo. Kandi abanyarwanda niko bagomba kubyumva. Baravuga ngo ijya kurishera ku rugo.
burya ntabwo waba uri kumwe n'abantu 10-15 udashobora kubahuza ngo ubunge ngo ubeshye abanyarwanda ko uzunga miliyoni 13 cyangwa se izo bavuga zose ziri mu Rwanda. Ntabwo byo wabishobora. Hera kuri abo bakeya na benshi uzabishobora. Niba udashoboye rero bakeya ntabwo uzunga abantu barenze miliyoni. Igipindi turacyamaganye. Hanyuma reka rero dusoze iki kiganiro dushimira abadukurikiye kandi tubabwira ko kitarangiriye aha ngaha, tuzakomeza n'abandi bifuza kugitangaho ibitekerezo. Murararitswe uyu munsi twari kuba turi kumwe n'umunyekongo ariko ntabwo yabonetse, nawe yenda yari kutubwira ibyo yabonye hariya muri Kongo. Ubushize twari twaganira yatubwiye bikeya, nawe yari kutubwira akatubwira ibyo yiboneye. Tuzagumya rero tubiganireho, tuzatumira n'abandi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Bye bye.